mbese waruzi ko Yesu agiye kuza, agiye kuza guhemba no guhana abazaba baramukoreye by'ukuri, bazabona ubugingo buhoraho. Twese dukunda webare isi twarukutugonza wemeye ko duterana uyu munsi mu mahoro, wayikiriza ngo tusobora kusorokanira hamwe kiro kino kandi mu businge, warinze abana bawe bavuye ahatandukanye, wasobora okurinda abana bawe abanyakuruguru mu biceke bya Hukayine, warehereje benshi guhitamo kumva ijambo ryawe uyu munsi, kandi wasobora kuyiriza hayi wasobora kuyiriza hayi bayingi nuko basobora kuririza kigambo cyawe, izina ryawe rihimbazwe, bara ryawe rihewe kitinisa. dusabye imbaraga y'umwuka wera, twasaba amani go moya rukwera basange buri mutima wose awigishe, nuko gasobora kwegesa buri mutima gwona. dusabye ubwenge mvajuru ngo bukorere mu bigisha n'abigishwa, kandi twasaba amageza ganyakurugo mu iguru nuko gasobora gukora umbegesa bona n'abahuririza bona, kandi amaraso yawe adutwikira twezeho icyaha cyose, kandi sagama yawe sobora kutuswekera kandi tojeho ikibi cyonda. ubuntu bwawe buneshereze muri buri mutima uraha, kandi imbabazi zawe zisobora kusingura buri mutima gwonogore hano, maze ibitero by'umwanzi byose bimeneshe mu mitima, kandi amani go munyanzu gwa Satani sobora kugahorekereza mitima ya buri muntu wena. tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, twagusaba tuyikirize kurabo mu Yesu Kristo mujino waitu, amen. amen. twamaze kubabwira umutwe w'amagambo tugiye kwiga, tumazire okubagambira umutwe gw'icyo kwega ogutwagenda kwegera hamwe. ivugurura n'ubugorozi nibyo byiringiro by'isi ya none, okugaruka bishaka no kuterekereza nuko kunihira okwensi ya hati. turigamo mu ncamake ibintu bitandukanye, nitwija kwega omubugufu ebintu bya Hukayine, buri muntu wese akurikirane, kandi buri muntu wena agezeho kukoratera. ivugurura n'ubugorozi icyari cyo, okugaruka bishaka no kuterekereza ekikiro kumanyisa, turaza kubireba mu ncamake. ebyo nitwija kuba ntubyetegereza baito mu bugufu. turaza kureba ivugurura n'ubugorozi uko bikorana, ntwija kuba ntwetegereza umuringo nk'uko kugaruka bishaka no kuterekereza bikorana, turongera no kureba ingaruka zo kubitandukanya n'ingaruka zo kubyanga byombi, kandi ntwija kuba ntwetegereza akabi ko kubyahukaniza rundi akabi ko kutabikiriza byombi. ubwo rero buri muntu wese yisabire, kuko turaza no kureba ibimenyetso biranga uwavuguruwe n'ibimenyetso biranga ubugorozi nyakuri. ntabwo icyo buri muntu wena yesabira abo kuba ntwija kuba ntwetegereza ebyokururaho byo muntu rwagarukire ushaka, kandi nebyokururaho ebyo bugorozi obo wenyine. umusozo wacu araba ari inzira twaboneramo ivugurura, kandi hakumarira ntwija kuba ntwetegereza umuhanda kurungi na mbere tusobora kutongera okugaruka bishaka. muri Bibiliya omuri Bayibuli harimo ibihe byinshi, harumu obusumi obwingi muno, kugira ngo ube umugaragu ukiranuka, orora wasobora kuba omwiru kandi omwirahikirire mari, ni uko umenya ibikwiranye n'igihe ugezemo, osemerire kuba noyetegereza kandi nomanyira kurungi ebintu ebinyakusigikira habusumi iwo bohikire. umurimo Imana yageneye gukorwa muri iki gihe, umurimo ogumukama yatekaniza gukora mukasume kano, tugomba kuwumenya, tusemerire kugumanya tukanawukora, kandi tusemerire kugukora. nutawukora uwarabo takozera umurimo ogo, uzabarwa ko watereranye Imana. noija kubarirwa kimungu ori muri yabo abatarafireho hari iyi ruhande. mirongo ni kwivuga enkarra zino nukozera kugamba Zaburi 119 Zaburi 10:19 umurongo w'ijana 26 urukara orwa 10:26 haranditse ngo bahandikire bigambo bino ne bagamba igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, akasuma karunga ko gukora kwa mukama kahikiye, kuko bahinduye ubusa amategeko yawe, ko bakafora busibiragiro byawe. igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, akasumye akokora kandi akokora kwa mukama kahikiye. burya Imana ntipfa gukora ahubwo ikorera ku gihe, mukama tamara gakora ohiro mukama nakora habi, igihe nyacyo igikoramo akasumye akumukama rukora ni igihe bahinduye ubusa amategeko yayo. kwe akasumye abantu baraba basisire biragiro bya mukama. ibi ngibi ubizirikane mushyitsi nawe mwizera, yewe mugenyi nayo mwikiriza reka ebintu binosobora kubifaho. igihe uvuga ko utwaye Bibiliya akasuma boraba no gamba mbu okwa
kwasire bayibuli irimo kuri kwinshi. bayibuli erimu amazima mayingi. Urugero ndaguha, nituyija kubahereza cyokororaho ubu ndi kubwiriza nereka abantu ko Yesu abakiza ibyaha. sazino ubu ndiyo nitebesa kandi ninyoreka abantu kurungwe ngo Yesu najuna ebibi. Nasenze mfashe Bibiliya ndi gusoma. mazere kusaba nkwasire bayibuli kandi ndi mu kusoma. Hari intama muri kubona hano? haroho entama eyumuriyo ni murora hano. Hari iyo muri kubona hano? haroho entama eyumuriyo ni murora hano. Mwese hari wazanye itungo? buri muntu wena haroho muntu aresere kitungo hano. Hari wazanye itungo hano? gusaho rwaresere ikintu cyona hano. Noneho kandi katira abantu bemera ko ari abanyabyaha. reka turora abantu abarkwikiriza ngo bari basisi mari. Murakoze. mwebare Abalewi 4:27 umbarevi esura ina hamuno rukara rwa 27 havuga ko umuntu wakoze icyaha ne batugambira kurungi ngo umuntu rwamazire gukora ekibi azana itungo ryo gutamba ngo asemerire kureta ekitungwa rundi entama eyo konga. biri muri Bibiliya ntibirimo? ebyo biri mu bayibuli rundi tibirumu. Birimo? ebyo birumu. None mwayazanye nahabwecyo ati entama yezo mwizere mwese muvuze ko mwakoze ibyaha. inywena mu masere kubasa kurungi ngo mukakora ebibi. Katurebe wihangana icyo cyumweru akaba yumva nta cyaha yakoze, ati niyo mpamvu ntazanye intama. katurora abantu abarukubaza ngo nyowe nsonga hawaki ntararesire ntama nyowe ntasobora gukora ikibo mu weekend yona. Ubwo rero mu gihe cyacu nahabwecyo omukasume kanu kayitu ntabwo hari kutujyana muri uwo murongo w'Abalewi 4:27 tikari kututwara ngo katuhimbe katunage umurukara orwa 27 orwesura ya kane. ariko uwo murongo ntituvuga ko ari ikinyoma. baitu orukara oro titurukugamba ngo orukara rwebisuba. Hari uvuga ko uwo murongo ari ikinyoma. gusaho warukugamba ngo orukara ororero. Uwo murongo ni ukuri, orukara ororero amazima ariko kutari uko igihe cyacu. baitu amazima agatari gasaha zino. Yohana igice cya mbere 29 Yohana esure yo kubanza hamuno rukara rwa 27 haravuga ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. agamba ngo onuwe umwana gwentama kandi arukwihaho ebibi byone byabari munsi yo. Ubwo katurebe umuntu wazanye na Yesu. reka turore Umuntu uziko yazanye na Yesu azamura ikiganza. turore umuntu warukugamba ngo nyonyizire na Yesu. Murakoze. mwebare muno. Ubwo noneho mwazanye intama. nahabwecyo inywena muresere ntama. Sibyo ra? Ariko ntago twazanye igendesha amaguru 4. baitu sazun turesere ntama enyakuru batisa amaguru ana. Kandi hari igihe bayizanaga. kandi haroha kasumi obagireta. Ariko uyu munsi uyizanye byakwemerwa ntibyakemerwa? baitu kakubogireta kasumi ntabwo byakwemerwa. tesobora kwikirizibwa. Ukuri rero kujyanye n'igihe ugezemo. nahabwecyo amazima agarutangatanganira kimu nakasuma kohikire. Iyo ukwemeye nibwo ukizwa. kakuba oyikiriza amazima ago nubwo tungo. Iyo utakwemeye urarimbuka. kandi kakuba otayikiriza amazima ago tosobora kujunwa oyiheroho noboreke. Ibyo byanditse mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo. ebyo bihandikirwe mu kitabo kibarkweta Christ Object Lessons. Cyigisho kivuga iby'akabuto ka sinapi. ekyo kwega ekero kugamba akasigo aka cardinal. Ni igice cya 5 esura ya 5 ni ku ipaje 78 mu ruzungu. hari page 78 mu rujungu. Haranditse ngo nagamba ati for his church in every generation God has a special truth and a special work. Ku bwoko bwayo mu bihe byose hari uruganda rwa mukama umbusumi buona. Imana ibifite ukuri kudasanzwe. mukama naba anyine amazima gembaganiza n'umurimo udasanzwe. hamuno umurimo ogwembaganiza. Mugerageze kubifata. mugezeho nuko musobora Ku kubyetegereza. bwoko bwayo mu bihe byose hari uruganda rwa mukama umbusumi buona. Imana ibifite ukuri kudasanzwe naba anyine amazima agembaganiza n'umurimo udasanzwe. hamuno umurimo ogwembaganiza. Turi kumwe? turahamu. Ubwo Bibiliya iyi dufashe nahabwecyo enu bayibuli eitunye nayo irimo isaha. erumu esaha. Ihera mu mugoroba
netandeka akayiririzi ikageza mu wundi mugoroba kandi nayikiza kimu omukayiririzi kuko niko Bibiliya ibarwa habo kuba oko nuko Bayibuli niko umunsi nako Bibiliya ubarwa kandi nuko ekiro cya Bayibuli kibarwa kuri guhera kuri Adamu utandikira hari Adamu kugeza kuri Mose kiza kimu hari Musa byari ijoro ecyo kikaba kirikiro kuko nta nyandiko zari zihari habo kuba hakaba hataroho ebihandi Mose niwe wa mbere wanditse ibyera by'Imana Musa niwe uwo kubanza wahandikira birukwera bya ubwo bwari bukeye obo bukaba bukire ubu rero tugeze saa 11 z'umugoroba w'isi twahika saha 11 ezakayiririzi apensiyo ku isaha ya gihanuzi hari esaha y'obunabi ubu ni saa 11 z'umugoroba eri saha 11 ya hasigaye isaha imwe gusa hasigaye saha emu databuja agahemba nokwe mukama isitu asobora kusasura buri muntu hari abakozi ba saa 12 haruho abakozi ba saa 12 abo ni Abayuda abo bari Bayudaya hari aba saa 3 haruho aba saa 3 ni intumwa 12 abo bari bakwende 12 hari aba saa 6 haruho aba saa 6 n'abagorozi mu gihe cya Martin Luther abo bari bagorozi umukasumi ka Martin Luther hari aba saa 9 haruho aba saa 9 ni William Miller n'abandi babwiriza b'Abadventiste hamwe n'abatereza abandi abakozi ba saa 11 baitu abakozi besaha 11 bafite amazina ane abo banyine amabaraga n'abakozi ba saa 11 bari bakozi ba saa 11 ni marayika wundi ogo niwe marayika ondi nivugurura n'ubugorozi garuka bishaka no kuterekereza ni Eliya wa gatatu kandi niwe Eliya wa kasatu ufasha ayo mazina ane turi bujyana kuba ukwata amabara ago buri muntu we naraga kwata ntujya kuba ntoro ubutumwa buzabwirizwa Yesu akagaruka kwenda burutebeze umunsi yona bwanyuma Yesu mugereranywa n'ibintu bine ni burengesanizwa n'ibintu biri kuri ndavuga buri cyose n'igice n'umurongo byo muri Bibiliya nabaza buri cyona esura hamwe n'urukara Bayibuli kugira ngo dushimangire ko igihe cyo gukora ku Uwiteka cyasohoye nuko tusobora kusagika kurungi ngo akasuma ko gukora kwa mukama kamazero abakozi ba saa 11 abakozi besaha 11 ni Matayo 20 umurongo wa 6 esura 20 hamwe n'urukara rwa mukaga nyuma yabo nta bandi bakozi abwecyo banyuma yabo busaho abandi abakozi abanyakuro hari abandi bakozi baje nyuma ya saa 11 haroho abakozi abandi abayizire bwanyuma y'isaha 11 soma uwo mugani muri Matayo 20 ku murongo wa 6 havuga abakozi ba saa 11 warasoma urugani cyo oro Matayo sura 20 urukara rwa mukaga ntagamba abakozi besa ni marayika wundi ogu nuwe marayika ondi ni byahishuye 18 ero kusukurwa esuri 18 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 urukara rwo kubanza kuyikiza kimuha rukara rwa nyuma yuko marayika wundi ahamagariye abantu kuva muri Babuloni wanyema marayika ondi obu yamazire kweta abantu nuko basobora igikurikiraho ni ukurimbuka kwa Babuloni ikirukorataraho nuko kwerekera kwa Babuloni mbere yuko amadini murimo arimbuka amadini agumore mu kamazire kwerekera kuko ibyo mwizeye atari mwe mwabihimbye abo kuba ibimwayikirize tari ninywe ababiresi Imana yahisemo kohereza ijwi ryo kubakurayo mukama akasobora kusindikira kandi ko risobora kubayiha icya gatatu nahabwe cye cya kasatu ubutumwa bwishwe Eliya wa gatatu kwenda bono buketwa Eliya wa kasatu tubisanga muri Maraki 4 umurongo wa 5 ebyo ntubisanga mu kitabe cya Maraki ina hamwe n'urukara rwa 5 havuga ngo nzaboherereza umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba gamba ngo ndebasindikira nzabohereza umuhanuzi ukomeye kandi umuhanuzi Eliya ndebasindikira nabi Eliya umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera ekiro ekikuru kandi cyamane cya mukama waitu kitakahikire Imana iravuze ngo nzaboherereza mukama nagamba ngo ndebasindikira nzagenzana ndibasindikira izanyuza kurinde naija korabya hariyo ku bantu babyumva Imana izanyuza uwo muhanuzi kurinde mukurikije iyo mvugo koratera hambaza eyo mukama naija korabya abanabi abo izamunyuza kurinde naija korabya nabi ogo hariyo izohereza Eliya imunyuze kuri Eliya naija kusindika Eliya amurabye hari Eliya nzaboherereza ninyija kubasindikira iboherereje nde kwanza tubanze turebe uwohererezwa icyo kubanza turore ogo arukusindikirwa ni woha ngaho mwumve
kare muhuririza imirongo ya Bibiliya tuyumva tuyibajijeho enkara za Bible ubu tuzihuririza Maraki 4:5 Maraki esura aravuga ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya dora ndibasindikira nabi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera ekire kikure cya mukama waitu kitakahikire uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase ubwo no warisobora kutangatanganireza hamwe imitima y'abana n'iyabasebo kugira ngo ntazaza kurimbuza isumuvumo nuko ntasobora okwerekereza ensi yona no mukire icyo Imana iri gutinya eke mukama ariyo nati nukurimbuza isumuvumo uri kuherekereza ensi no mukire abantu batarabimenya abantu batakabayire kucyetegereza mbere yuko isirimburwa ensi etakabandize kuherekera kuko Imana idatinya abisi ngo bazayifata ibateye abo kuba mukama tarutina abensi irabateguza mukama nabanza nabateka nabatekaniriza rundiki nabagambera yohereza intumwa mukama nasindiko mukwene mu cyongereza babyita forerunner ni umuntu uza mbere y'undi mu rujungu ne bariyeti bareryo baitu arumuntu arukwijja umaiso gabandi runda abandi batakayize bimeze nka ya modoka iginyuraho umuyobozi mukuru agiye gutambuka erinke matoka erukukera korabaho umwebembezo mukuru arukugenda kuyija ubwo rero ntago bari kwihisha nahabwo icyo naba tarukwesereka kuko iyo itambutse umenya ngo agiye gukurikira abo kuba kakube matoka eyo erabaho no manyira kimungu omwebembezo ogo yagenda kutamba mbere yuko Imana iza kurimbuza isumuvumo nahabwo icyo mukama takahwerekeriza ensi yona no mukene yoherereza isi Eliya wa gatatu naija kusindikira ensi yona Eliya wa kasatu ariko ntabwo ivuze ngo nzamunyuza i Roma baitu mukama tiyabazangu ninyija kumurabya Roma abona bagereho ngo nokwe asobore kubahika nta nubwo azajya guteza kashe i Washington ku cyicaro cy'abadive ngo kandi tari kwijja kusera stampu e Washington DC ha kitebe cy'abadive ageze muri Nkore ntabwo azajya guteza stampu hano hakurya kuri Filipi obarahika ankore tari kwijja kugenda kutaho stampu harupapurarwe hafirudi ya ntabwo Eliya wa gatatu azanyuzwa ku bandi bantu azaza basanga avuye ku Mana Eliya wa kasatu tarukwijja kurabya habandi abantu oyihiroho naija kuraba hari yabo abarukumanya ruhanga ubu butumwa buheruka iyo mu bwumva kakuba muhuririza obukwenda buno bwo kubayira hari igihe mwibaza ngo ariko ubundi cyicaro cyabwo gishingiye he musobora kweka guzangu baitu ekitebe kikure cyo bukwenda bunu nikisigikira urakurikirana rero ukakibura ntabwo icyo habarukonderereza ati basobora kukiyete aho intumwa iva nahiva aho umuntu ava nahava nambero umuntu aruga ariko ntago ariho ubutumwa buva tinoho obukwenda burugira aho ubutumwa buva ni mu ijuru ku Mana ntabwo icyo nambere obukwenda burugira ni burugira hari ruhanga kuko tubizi ko iby'Imana bikubiye mu nyandiko yera ariyo Bibiliya habo kuba ebya ruhanga nibisigikira habo bihandikirwe birukwera niyo Bible noneho rero ubwo Eliya wa gatatu araje nahabwo icyo Eliya wa kasatu yayija umurimo we no gusanganya imitima y'abana n'iyabase umurimo gwe kurukutangatanganiriza hamwe emitima y'abana hamwe n'iyabase kugira ngo Imana itazaza kurimbuza isumuvumo nikwe mukama atayija kwerekereza ensi yona no mukire uyu marayika wundi kandi nako ubu butumwa buheruka aribwo marayika wundi ntabwo icyo bukwenda buno bwo kumarira nubo bukwenda bwa marayika ondi ni nabwo bwiswe ivugurura n'ubugorozi nibo bwayeserwe okugaruka bushaka no kuterekereza turabishimangirisha imirongo ya Bibiliya ebyo ntwija kubijuriza omukara eza Bible kandi kuko ari cyo cyigisho ubwo noneho turasoma amasomo agera muri 3 kandi abo kuba nicyo ekyokweka nitwija kusoma enkara ezuru kuyiko mu 3 muri Yesaya 58 mu Isaya sura 58 havuga umurimo ugomba gukorwa muri iki gihe ne batugambera umurimo gusemerire kukorwa omukasumikara ntabwo ari ubugorozi gusa tikuri kuterekereza konka sinivugurura gusa kandi tikuri kugaruka bushaka konka ku murongo waho wa mbere hari orukara kubanza haravuga ngo shire juru uvuge cyane we kugerura gamba ngo yamira haiguru kando tareka rangurura ijwi ryawe nk'ikondera mu kirakari yawe nkengwara ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo umira abantu bange okusisa kwabo ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo gambire inzu ya Yakobo ebibi byabo uko nukugorora oko nukwe okuterekereza kubwira abantu ibyaha byabo oko kuri kugora kugambira
abantu ibi bibi mwarabyishe ni mubihindure. bino mukabisisa naho icyo muhindo ibyo babyita turifomu n'ukugorora byeta okugora rundi umurongo wa 12 ntabwo icyo harukara ruri 12 n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse abo abariruga umuriwe bariombeka ebikaro ebitongo uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi ari muke megande y'obusinge bwingi kandi uzitwa uwica ibyuho kandi oriyetwa umusemeza w'ebikaro kandi usibura inzira zijya mu ngo kandi umugaruzi w'emihanda yo kwikara. aya magambo iyo ugeze mu cyongereza akuba otaha mu rujungu iri jambo ngo uwica ibyuho ekigambo kino ekero kugamba ngo arukusemeza ekikaro bakoresha verbe to restore cyangwa se kuvugurura ne bakozesa kigambo to restore rundi okugarabya restoration na hawecyo restoration n'ukuvugurura nuko okugarabya mu by'Imana yapanze bizakorwa mu gihe giheruka bintu ebimukama yatekanize kandi birukorwa mukasuma ko kumariye byose tubibonye mu murongo wa 12 ebyo byona twabyetegerereza umurukara oru 12 abazagukomokaho abantu abariruga umuriwe nibo bitwa urubyaro rw'abasigaye mu byahishuwe abo nabo abarukwetwa oruzaro rwabasigaye roho mukusukuru kuko bakomoka ku muntu n'urubyaro rwe habo kuba naba narugira hari umuntu nikimanyisango nuwe ruzaro urubyaro rw'Imana muri iki gihe abo ecyo ruzaro rwa mukama omukasume kanu n'abasigaye bizera inyandiko mu gihe abandi bayobotse ibihimbano nibo abantu abasigayire nibahuririze byahandikirwe omukikaro abandi bariyo nibahuririze bintu bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse nibayita kombeka omubikare bitongo kandi ebyeyira murumva ko ibyo abandi basenye nimuhuririza ngo ebya abandi bahwerekeriza ababo bazabyubaka abantu bano nibayita kubyombeka niba abandi barisha isabato abandi obaraba bayisisire sabiti bakigisha abantu icyumweru kandi bakegesa abantu usande abo bazavuga bati nta hantu muri Bibiliya handitse kuruhuka ku cyumweru abantu bano nibayita kukibaza kurungi busaho ahantu omubayibole nambera handikirwe sana umugorozi umwe yavuze ngo umugorozi omakabase kigambo ntabwo tugomba kwerekana ukuri gusa tusemerire kuba ntoreka abantu amazima konka ahubwo tugomba kwibasira n'ikinyoma oyoro tusemerire kufoka kubihari eksuba na Yesu ntabwo yavuze ukuri gusa na Yesu wenka atabaza amazima go ntabwo yavuze ngo mukundane gusa kandi Yesu atabaze ngo mugonzangane kino mufasha abakene gusa mukonyera abana ku cyonka mujye musenga mupfukamye gusa ngurundi musabege mutereza amajikonka ahubwo yaranavuze ngo oyiroho akabaze kigambo kino abafarisayo barya ingo z'imfubyi n'abapfakazi abafarisayo nebanena nebarya enju z'abapfakati reka mbabaze ubwo yari yibasiye mazema kigambo kino Yesu akakibazakwe ubu ngeze aha nkatangira kuvuga irindi dini ntagomba ndyibasiye kakuba ahika hano akatandika kubaza erindi edini tarukuba yarebariza kubi barya ingo z'imfubyi n'iki nabariya n'abapfakazi imfuzi hamwe n'imfakati yarongeye aravuga ati bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi kandi akongera yabaze kigambo cy'amane nagamba ngo bakira kusaba bemeriro mu masinagogi arongera avuga ngo ibyo bavuga si byo bakora kandi yabaza ngo bari kubaza ati nibyo bakora ntabwo bihagije kwerekana ukuri gusa kiri kintu ekirukumara okoreka amazina ahubwo ugomba no gushyira ahabona ikinyoma uhiraho semerire kuta omurwatu ekisuba cyona uyu murimo w'ubugorozi ntabwo ari uwo gusa terekereza tiguru kugarukira ahubwo hagomba no kubaho kwica ibyuho cyangwa se gusana ohiro hasemerire kubaho no kusemeza kuvugurura okugaruka bushaka mu muntu ishusho y'Imana iri gusibangana kubera icyaha umuntu eksani kya ruhanga kiriyo nikihwa muhabwe kibi kubw'umwuka w'Imana habo moyo wa mukama iyo shusho y'Imana igomba kugaruka eksani kya mukama kisemerire kugaruka iryo niryo ryitwa ivugurura ecyo nicyo ekibarukweta okugaruka bushaka mu byahishuwe gatatu umukusukuru esura isa umurongo wa 18 hamuno rukara owe 18 aranditse ngo dore ndakugira inama nagamba ngo dora ninkuhabura
ndakugira inama ungureho izabu yatunganirijwe mu ruganda dora ni kuhabura amagezi okugura na mbere ndi zabu ungureho umuti wo gusiga ku maso kandi ungureho omvazo go kusiga hamaiso ungureho n'imyenda yera kandi ungureho nebyo kujwara burukwera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara nuko jwara n'isoni zawe zireke okuba zonka icyo kiswe inama y'umugabo wo guhamya ecyo ekyayeserwe amagezi go musayija arukuhabura ahahe kugira umuntu n'umwe usigara hatabaho omuntu wena rwarasigara icyo nicyo cyitwa ivugurura n'ubugorozi habokuba ecyo nicyo ekibarukweta okugaruka bishaka no kutireka tugiye kubihamisha inyandiko ebyo ntujya kubijuriza umubyahandikiwe mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere mu kitabe cya Selected Messages Volume 1 icyigisho kivuga ngo ivugurura n'ubugorozi icyo kwega ekirukugamba ngo okugaruka bishaka no kuterekereza ni mu cyongereza ni page 127 oricungwe page 27 turasoma nitujya kusoma urabona page y'ikinyarwanda yiduhe uko nayo ifitiye akamaro benshi tuhereze God brings against ministers and people the heavy charge of spiritual feebleness, saying, Imana iri gucyaha ababwiriza na rubanda mukama nahabora abatebezi n'abantu bona ibarega cyane intege nke z'iby'umwuka n'abanyegera obuceke bwabo obw'ebyomoyo saying iravuga iti nabaze bigambo bino I know thy works nzi imirimo yawe nimanyara kimwe emirimo yawe yuko udakonje kandi ntubirebwa ndi gusobanura nihuse kandi torukufuka kuno torukutagata iyo abari ukonje cyangwa wari ubize akubo bayirofukire rundi notagata nuko rero kuko uri akazi yazo udakonje ntubire abwecyo habokuba orikoyakoya torukutagata kandi torukufukire ngiye kukuruka ninyijja kukutanaka kuko uvuga uti habokuba nobaze bigambo ndi umukire ndi muguda ndatunze nyine byo buguda byona ndatunganiwe kandi ndi kurungi ntacyo nyenye usahwe kindu kusega utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi torukumanya ngo rumusege kandi kandi uri umukene n'impumyi kandi uri umuzibe w'amayiso kandi wambaye ubusa kandi ujoyire gusa dore ndakugira inama ni kuhabura ni ungureho izabu yatunganirijwe mu ruganda ungureho zabu eyasemeziwe mu muro ubone uko uba umutunzi nikwe osobora kufoka mugura ungureho imyenda yera ungureho ibijware birukwera kugira ngo wambare nuko osobora kujwara isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara isoni zawe zireke okuzoka kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso kandi ungureho mubazi go kusiga hamayiso kugira ngo uhumuke nikwe osobora kwetegereza rundi kurora ibyahishuwe 3 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18 Zukurwe sura 3 rukara 15 kuicha rukara 18 God calls for a spiritual revival and a spiritual reformation. Imana iraduhamagarira ivugurura ry'iby'umwuka n'ubugorozi bw'iby'umwuka kama natwetaga hari okugaruka bushaka okwebyomoyo hamwe no kuterekereza okwebyomoyo aha murumva ko inama y'umugabo wo guhamya niryo vugurura n'ubugorozi hano nimwetegereza ngo obuhabuzi obwo musayija obwa kaiso musayija nuko kugaruka bushaka no kuterekereza unless this takes place ibi nibitabaho binu oberaba bitabayireho those who are lukewarm will continue to grow more abhorrent to the Lord abakazuyaze bazakomeza kubikizira mu maso y'Imana abantu abanyakuri omunyekara eyakoyakoya nibayija kuba nabagumezamo kufoke kinogo mu maiso ga Ruhanga until he will refuse to acknowledge them as his children kugeza ubwo itazongera kubemera nk'abana bayo kasumi obo araba ahikira harurengo ro butabikiriza nk'abana ba Mukama ikibazo mbaza iteraniro ura ekikaguzo kino mbese inama y'umugabo wo guhamya niryo vugurura n'ubugorozi obo habuzi obo musayija onu nikwe okugaruka bushaka no kuterekereza yegoya yego inyandiko irabihamije byahandikirwe byasobora kubijurisa ikibazo cya kabiri ekikaguze cya kabiri ivugurura n'ubugorozi nibitabaho ngo hazabaho iki okugaruka bushaka no kuterekereza kakuba beraba bitabayireho ni hajja kubaho ki abakazuyaze bazakomeza kubikizira mu maso y'iki abantu abanyakuri omunyekara eyo kufukira runda koyakoya nibayija kugumezamu obutafayo kandi ntizongera kubemera nk'abana bayo kandi Mukama atari bikiriza nk'abana be ubwo biri kubwirwa abapagani biri kubwirwa abitwa b'Imana
bino nibigambirwa abakafiri rundi nibigambirwa abantu abarukwetwa ngo bari baruhanga abantu bakazuyaze abantu abanyakuri umunyekari afite byinshi baranga ntatindaho banyine biyokororaho bingi muno gukorera Imana utaritanze icyo ni icyambere okukora mukama baitu otarayehayireyo icyo nicyo cyokubanga ukumva ibyawe bitapfa ariko n'iby'Imana bitapfa kwetaga ngo ebyawe bitafwa kandi n'ebyaruhanga bitasisika mbese byashoboka mazima icyo nikisobora katire umuntu wumva washobora kurinda ibyawe ntibipfe n'iby'Imana ntibipfe reka turoro umuntu rwarukusobora kurinda ebye bitasisikara ngo n'ebyaruhanga bitasisika ukagumana inshuti zawe zose nazandaya abanywane bawe ukayikara hamwe nabo bamaraya n'abatamizi bona n'idini ryawe nakwa kubesha kandi ukanajya hejuru no kubiha kwawe kandi ukataha mu kama byashoboka icyo tukisobora kusoboka Bibiliya iti ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho Bible nagamba ngo ebibi ebinyakuri no ebinyakwega itera hamwe no kusororoka no kuri kwera bisemerire ko Imana irongera iti iyo wari ukonje cyangwa wari ubize kandi mukama nagamba ngo kakuba obayire no tagata rundi nofu ubwo Imana ishaka ko umuntu ashobora akaba umukristo ukabije cyangwa akaba umupagani umaramaje mukama nayetaga ngo buri muntu wena afoke omukristayo omurungi rundi abe omukafi waba warigeze uteka amazi nta nkwi nosobora kuba waracyumbereho amayizi otayina wenda njyewe nigeze mbikora nzitekesheje amababi y'insina amashara onu akabikoraho acumbisize embabi akazamuka akajya kubira mu kanya amashara akaba arazimye then obwagendaga kucamuka embabi zahurekera ngiye gushaka ndi ndabyibuka ntago ndi kubabesha ngiye gushaka ndi haba hasuhuje umushyitsi obu yagenzere kusera agandi omugenyi ya konko na harwigi nagarutse kureba ko yaba uko bimeze nsanga noneho yasubiye hasi yakonje kandi nasize atarabira obu yayizire kurora amayize ago akagaruka yasangaga amaziriro kufuka kandi arugireyo nkongera nkacana yayongeraga yahemba ubwo yajya kubira ukabona amashara arashize obu bwagendaga kucamuka omuroni guzema umwanzuro umuntu afata iyo bigezaho encwamu eyo kumariro muntu yarukwata kakuba bihika ndapfa kunywa ninyija kumara ganywa sibyo ra tene kwa bayisema ndapfa ninyija kumara ganywa ubwo icyo gihe ubuzi neza ko nta butaniye n'utigeze yateka akasuma ako noba nomanyera kimukurungingu toyine na mbere oyahukayine nogo rwatagacumbira siko bimeze tene kwa bayisema uko biri kugaragara hano koko biriyo nibizoka kurungi Imana ishaka umukristo wabize mukama nayetaga omukristayo baitu rwacamukire sibyo ra ishaka umukristo wagenje ute nayetaga wabize baitu arucamuka uterana ku isabato ariko yanayiteguye usoroka na sabiti baitu abandize kugitekaneza noneho agakora ibintu byose Imana imusaba akakora ibintu byone bimukamara kumwetagisa ngaho ubwo se murumva Imana nayo izakora ikosa ryo gupfa kujyana gupfa kunywa hati numuhuririza ngo mukama nawe nayija kora ensobe eyo kumara gatwara rundi kumara ganyo aho kugira ngo ipfe kunywa uko nasomye hakiri uwe kusobora kumara ganyo ngo yajyana Nowa Danieli na Yobu isi yose ikayirimbura igatwara batatu gusa nasobora kutwara Noha Danieli na Yobu ensi yona kabikwerekereza ngiye kwabaza ikibazo nayija ko bakaguze ndebe ko turi kujyana niko tusobora kurora abantu bumva Imana izi gufata umwanzuro reka turora abantu barukumanya ngo mukama namanya kukwata encwa murakoze mwebare ubwo robwe izi gufata umwanzuro icyo mukama waraba namanyera kimukwata encwa mu muringo kuyikorera nabyo bisaba gufata umwanzuro gukora mukama nikisemera okukwata encwa mu muringo ngo uko izi gufata umwanzuro ikavuga iti niba umunani niba batatu ndanaharimbura umuringo mukama namanyera kimukwata encwa mu nagamba ngo no baraba munana rundi musanju ninyija kuba niko nawe ugomba guharanira kugera ku byisaba kugira ngo itakurimbura nayo wosemerire kwekamba kuhika hariyebyo mukama kukwetagisaho nikwe otasobora kwerekereza ubwo umurimo ugomba gukorwa muri iki gihe ni ivugurura n'ubugorozi umurimo gusemerire gukorwa mu kasume kano nikwe okugaruka bushaka no abatazemera kwinjira muri uwo murimo hari abo abatarikiriza kutaha umurimo owo bazavugwa ko batereranye Imana nibayija kubazigwaho ngo bare bantu abatarafireyo habyara bazavumwa nibayija kucyeno bazaba ari ikizira nibayija kufoka ikinugu abacamanza 5 abacuyi esura 5 umurongo wa 10
excuse umurongo wa 23 itanu hamwe n'urukara orwabiri na isatu nimuvume Merozi mukene Merozi niko marayika w'Uwiteka yavuze habokuba nuko marayika wa Mukama abarize muvume abaturage baho cyane kandi mukene abayikazi abo mukicweka ekyo kuko batatabaye Uwiteka habokuba batasobore okwirukira Mukama ntibatabaranye n'Uwiteka kurwanya abakomeye kandi batasobora kugenda mu rutaro na Mukama niko basobora kurwanisa abamana nimuvume Merozi nagamba ngo mukene Merozi ni umudugudu Merozi niryo omurwa Isirayeli yose yigeze igaba urugamba ako kadugudu karasigara ntikajyayo ensi yona ekagenda mu rutaro akacweka ako kasigara intsinzi yarabonetse obusinguzi bukazoka ariko Merozi iravumwa baitu Merozi yakeno nutagira uruhare muri uyu murimo oraba otatungira akakwate rundi ecyokoro mu murimo guno ntusenge utarukusaba ntuvuga icyo wamenye utarukubaza ekyo wayetegereza ntutanga ibyawe kandi utari kuhayo nebyawe ntube icyitegerezo cyiza utari kuba ekiyokororaho ntugoboke indushyi kandi utari kumarire byetagwe byabase nturwanye ikinyoma mu idini ryawe utari kurwanisa ekisuba omudini yawe uzaba umaze kuvumwa noyijya kuba umazire kukera uzaba umaze kuvumwa noyijya kuba umazire kukera noneho abantu bose batazatabara Imana ibyayo byagabweho igitero bazavumwa abantu abatarirwanira Mukama obu ebyaruhanga biraba bimaze kurwanisibwa nibayita kukera mu gitabo cyitwa Evangelize mu kitabo kibarokweta Evangelize page 39 hari page nkaga na mwenda havuga ko buri hame ryose ry'Imana ubu tuvugana ryamaze kugabwaho igitero nagamba ngo buri musingo gona ogwaruhanga gukamara kurwanisibwa buri hame ryose ry'Imana ryagabweho igitero hanga guriyo ni kurwanisibwa mukasomekana gusenga okusaba kuririmba okuzina gutanga amaturo n'icyacumi kubwiriza ubutumwa okutebeza enji buri hame ryaribasiwe buri musingi gona guriyo ni kurwanisibwa gufasha abakene okukonyera abasiri isabato sabiti amategeko 10 eberagiro 10 ifunguro ryera okwira umubatizo okubatiza ayo mahame yose yagabweho igiki eyo yona igitero eyo nerwanisibwa kandi ngo abayagabyeho igitero n'abakomeye kandi ngo aba bariyo nibagirwanisa nubo abantu abamana mu gitabo cy'inyandiko za kera mu kitabo ekya are writings havuzwe igare mu kigo kivuga ngo spiritism ubushitsi cyangwa se by'imyuka mu cyo kwegekera kugambe biyo mwoyo havuzwe igare ngo ryari rifite master mukuru ari we Satani bagezaho kusobora egari ye muika ekabenya kwine omwebembezi no Satani ngo ariko yasaga na Yesu ku buryo na Elena bayiti yavuze ngo ndabona ari Yesu ngo kandi akaba nayisanira kimu Yesu kuica muzana wa rohangeri nji waiti yabarize ngo nayisanira kimu Yesu kurwego n'abayitabonye uwewe igare akavuga ati ndabona Sanani bica harurembo nji waiti yasobora nagamba ngo nindora nayisanira kimu ka Yesu uwo ni Satani mu madini nuwe Satani mu madini ngo muyikare na rohanga omukaraka akatayito Bakristo bavandimwe abakristayo kandi abayisera uyu no munsi wo kwibuka ivuka rya Nyagasani kano nuko akasome ako kwijuka okumbuka kwa iyi mvugo nimbi irakeriyo ririribi amurebye ati ndabona asa n'umwana w'Imana ubu yamwetegerize yagamba ngo nindora nayisanira kimuno mwana wa Mukama nuko noneho agiye kubona ngabona hari abamekanisiye abakanishi kuri iryo gare wanyuma ubu yayizire kwetegereza yarora haroho n'abamakanika hari igare iyo hari n'umukuru witwa Papa hakaba haroho mukuru barkweta bakurikiyeho ba bishop hakakurateraho ba bishop ngo n'abakardinali hamwe n'abakardinals babo bose bari gufasha gutekinika iryo gare bakonyeranganaga umukutekinika egare nibwira ko iryo gare mwamaze kuryumva nahabwecho egare eyo mumaziro kugira ni imyuka iyo iri gukorera mu madini yose niyo emyoyo erukuhabisa kandi eriyo nekora mu madini iyo umuntu akwizeza ko ikoti rye riri mu mwuka wera haryo ubwo iyo si imyuka kakuba umuntu akunihiza ngo ekotiye erumu omuya rukwera mazima eyo teri myoyo ubwo rero ahangaha kugira ngo isi haburwe nahabwecho hano korora ensi yasobora Imana
gupanga kuyoherereza ivugurura n'ubugorozi. Mukama nayetaka kugisindikira okugaruka bushaka no kuterekereza. Twigiye imbere nahabwecho okukwirura maiso ivugurura n'ubugorozi buri cyose cyarasobanuwe. hari okugaruka bushaka no kuterekereza buri kintu cyona kikagezaho. Turakomeza mu gitabo cy'ibyaduka byo minsi imperuka ugifite mu kitabe cya Last Days ku ipaje 192 hari page 12 kimwe no gukomeza hari twasomaga mu butumwa bwatoranijwe kandi no kugumizamo kusoma hari na mbere tubaire nsoma ubusobanuro bw'ivugurura n'ubugorozi. ensobora yo kugaruka bushaka no iyo niyo ngingo tugezeho. iyo niyo engiga etwaikaho sazino haranditse ngo bahandikire ne bagamba ubugorozi bugomba kujyanirana n'ivugurura. kugaruka bushaka kusemerire kurubatera hamu no kuterekereza. ubwo mu cyongereza omurujungu reformation must accompany a revival. ngo obugorozi busemerire kurubatera hamu no kugaruka bushaka. birabujijwe ko ivugurura rigenda ryonyine. kitangirwe ngo okugaruka okuterekereza kusobora kugenda konka. ivugurura ryonyine ntirihagije. okugaruka bushaka konka tikuri kwetagisiwa. n'ubugorozi ntibugende budaherekeje ivugurura. kandi obugorozi rundo kuterekereza tikusemerire kugenda kutara hamu no kugaruka bushaka. kandi bakoresheje ikintu kivuze ngo must. kandi ngo ni ngombwa bagezaho kusobora ne bagamba ekigambo ngo kisemerire. sobanuye ko utabigize ngo kakuba ngo oba otabine ubunyuranyije n'umugambi wa databuja noba wayahukanira kimune kigendererwa. ivugurura n'ubugorozi bigomba kubaho biyobowe n'umwuka wera. kugaruka bushaka no kuterekereza bisemerire kubaho biyebembirwe no moya rwera. ivugurura n'ubugorozi okugaruka bushaka no kuterekereza ni ibintu bibiri bitandukanye. ibintu bibiri ebyahukaine. tugiye mu ndimi kakuba tutaha omundimi ivugurura babyise ngo revival. okugaruka bushaka babyeta revival. ubugorozi babwise reformation. kandi okuterekereza bakweta reformation. hano haravuze ngo ivugurura ni uguhinduka mushya mu mibereho y'iby'umwuka. bagaza kugamba ngo okugaruka bushaka nukwe okufoka omushaka mu byomo. ikanguka ry'imbaraga z'intekerezo n'iz'umutima. okumbuko kwebitekerezo hamwe n'umutima. n'izuka ribatura umuntu akava mu rupfu rw'iby'umwuka. nukwe okuhumbuka okunyakuiha omuntu omubwiro kandi akaruga omukufa kw'ebyomo. ubugorozi bwo baitu okuterekereza bisobanura kongera gusubizaho gahunda. nsobora yacyo nikwe okugarraho entekaniza. ihinduka ryo mu bitekerezo no mu nyigisho. nikwe okuhinduka kw'ebitekerezo hamwe n'enyegesa. akamenyero n'ibikorwa. akamanyiro hamwe n'ebikorwa. ubugorozi ntibuzera imbuto nziza zo gukiranuka. ubugorozi rundo kuterekereza ati kuryane byane birungi kandi byo kuhikira. butomatanye neza n'ivugurura ry'iby'umwuka. butakwatanga yine kurungi no kugaruka bushaka kw'ebyomoyo. ivugurura n'ubugorozi byombi bifite uruhare rwabyo bigomba gusohoza. kugaruka bushaka hamwe no kuterekereza bine ekibisemerire kwikiriza. ariko bigomba kugenda byomatanye muri uwo murimo. baitu bisemerire kugenda kandi bikarabatara hamwe mu murimo ogu. mu cyongereza ho omurujungu iryo jambo riheruka baravuze ngo and in doing this work they must blend. kugira ngo bikore umurimo wabyo bigomba kwiboheranya. kandi korora byasobora gukora umurimo gwabyo bisemerire kwesumekaniriza iri jambo to blend ekigambo kintu to blend rikunze no gukoreshwa muzi ako bita juice blender. ni mumanya akantu akoma kabara kweta juice blender. ufasha amacunga akuba okwate michungu ugafata indimu ukakwata indimu ukabisya hamwe ukabikwataganiriza bizana hamwe imitobe ibiri. neberugamo ensande zebika bibiri ubiseye hamwe bizana imitobe ibiri. kakuba obikwataniriza hamwe tosobora kwihama ensande nibyo bita to blend. ekyo nike barakweta to blend. uwamara kubihuza rero kakuba oramarira kubigayitera hamwe akakubwira ati wamemukiye ngo akakugambira ngo mazimo nsobize nashakaga kwivura mbayire ninyetaga kwetambira ariko gahunda nayo napanze ko ndanywa umutobe w'indimu mu gitondo ngo ntera apeti. baitu entekaniza mbayire nkozere kunywa ensande yendimu nukwe endetereze appetite. nimugoroba nkanywa amacunga kugira ngo ntere ibitotsi. nukwe akayiririza nkanywa ensande yemichunguwa nukwe ntungoto. none mbabarira uyintandukanyiriza. ntabwo ecyo nganyera onyahukanirize kurunge ensande eno. washobora kubitandukanya. tosobora kubyahukaniza.
uzagukura mu ivugurura ka omuntu warakwiha omukugaruka bushaka azaba atwaye n'ubugorozi naija kuba akwibereho no kuterekeza uzakwaka ubugorozi ari kwihaho okugora azaba kwatsa ivugurura naija kuba akwihireho no ivugurura n'ubugorozi nibyo byiringiro by'isi ya none bushaka no kuterekereza nukwe okunihira okwense yaha kandi turabisomye kandi ebyo byona twabye ivugurura rigizwe n'ibintu bitatu okugaruka bushaka kunyena ebintu biri kuyikomora bisa ubugorozi bugizwe n'ibintu bitanu kandi obugorozi rundo okuterekereza kunyina ebintu bitanu ubwo ni ku nyandiko tumaze gusoma turahabihandiko bitumazire kusoma ivugurura icyambere kivuzwe ni uguhinduka mushya mu mibereho y'iby'umwuka okugaruka bushaka cyo kubanze cyabazwaho nukwe okufoka mushaka umubyo mwoyo ntiwasengaga obayirota kusaba wazaga guterana ukicara nkaho uri muri Facebook n'ibindi obayire no surokana nandiki no isana nkogo anyakuri ha Facebook ibyo mvuze bibaho ibi byona nibibaho bakavuga ibyaha byawe ukunama nibabaza habibi byawe iwe no jomiko mutwe bakwihanisha uti nge narabatijwe obo begarukisamu iwe oti nkabatezebwa uti hubwo basoze vuba nge kubikora no gamba ngo mu marire bwangu nyonge abaregura iminzani bagakomeza abo abasibire minzani yabo bakagumezamu ugaheruka isengesho hano ukozongera tugarutsa aha marira yesara enu niyo orukwiza kutangatangana nayo boragaruka iyo uvuguruwe habaho guhinduka mushya mu mibereho y'iby'umwuka kuba ogaruka bushaka ni habaho okuhinduka mushaka omunyekarere icya kabiri nuko nikanguka ry'imbaraga z'intekerezo n'iz'umutima nikwe okusisemuka okwamane hamwe n'ibitekerezo by'umutima ijambo baryise tukwikene ebagambo bino basobora kubyeta okusisimura abenshi bari hano n'abahinzi abantu abanyakure hano nibazoka bari barimi iyo bahinze imyaka imeze neza kakuba orema ebirimwa byawe kandi bikamera kurungi igeze ahantu h'imiteja kahika ahantu aharungi hari igihe kijya kigera umuntu akavuga ngo uweduha imvura imwe gusa tuba twejeje aho akasumi na mbere omuntu ahikangu kakuba mukama tuhereza enjura yonke nibibaho kuriya ebyo nebibaho rundi tibibaho mukarenga ku munsi wa mbere mutuwayidu mukahingura hakire cyo kubanza ngo kakuba umuntu nasobora kutuhereza uwa kabiri gakuba ntigwe ecyo ko umurundo go kubanza neisana yagenda kugwa baitu tiyabo ku munsi wa gatatu mukabona imyaka yose yarabye iri hafi kuma cyaka satu ni murora kimo birimwa byona byamara komera kimo maze mwamara kuryama abo ecyo mumara kubyama mukajya kumva mukumva imvura iraridutse mukahura enjura area y'amani yasirimu iyo mugeze mu murima mu gitondo musanga hari icyahindutse mu murima umuhika umusiri nyencakara no musanga haroho ekihindukire umusiri musanga imyaka yose ihagaze no musange birimwa byona byemerire nibyo ra usanga yose ihagaze yishimye nta kameze gatyo nemusanga ebirimwa byona birukurungi bisemerirwe niyo uhagaze hano ukareba hakurya ubona umusozi wahindutse noboyemerera hano karora buseri norora ensozi zona ziri umwuka wera agereranywa n'imvura ntabwo ecyo moya rukwera narengesanizibwa n'injura umutima w'umuntu ugereranywa n'ubutaka uwo mutima gwo muntu ni gurengesanizibwa n'itaka iri jambo nibi byigwa twize kuva twagera aha byitwa imbuto jambo kinu hamwe n'ebyokwega byone bitwayegere kuhika obu twahikera hano nibyetwa hari igero baramenye ikintu ariko usigaye ugikora gusa byanikiza ntabwo icyo nosobora kuba waramanyere kintu bayito kasigara no kikora mada ko tubyutse ubu twiribwe tudasenze ukabagamba ngo madamu katwayimuka mukamara gutongana mazima tugende tukarenza isengesho ubumara kukungana no mumarira no kusaba ariko namwe mugasenga umwe atavuga amen bayitu umusaba hakumarira umugenzi we tagamba mbese iyi myaka yarabye cyangwa irahembutse hati ebirimwa bino bifire rundi bisimuke ariko ntimwaretse gusenga bayitu mutareke kusaba byagera ku isato ngo ubusendirirwa ubu muhika sabiti ngo hati ninja kusiba ubu rero ninsiba n'abanyamwete baraza kunsura ntabwo icyo nogamba ngo kakuba ndarekera kugenda kusaba bari bantabe kambi nibayiza kundora mu nanone kandi ninjyayo ninje baririrwa bavuga ngo kandi ubu ndagendayo kusaba nibayiza kusiba nibambazabo bo
ngo naburi kose ngo mazima ndahenga saa 4 mbengezeyo obuzirahika saha yina ninjya kugendayo nibigera saa 6 obuzirahika saha mukara bageze hahandi biryoshye bahikira hari nambere bibadinurira kugira njijishe ndatura ngo kandi korora nasobora kwebuzabuza ninjya ndirwarisha umutwe ninjya kuhaye bisembo then ubu ndamarira ninyica kwisana nkayarwara uraza kunsura habo kuba ne bayijya ko bandozere busaho icyumweru cyose nzajya mbakwepa mbabwire ko nikiyona ninyica kuba nimbarugaho nimbagambara ngunyone bize hakaba n'igihe ugiye guterana amaterano y'ubango ndikumva uyu munsi ari ubwanyuma haroho nakasumo bogenda kusororoka no kagamba ngo nimpura ekiro kino kirikire cyo nibyo ra nuko abayisera numva ari ubwanyuma rwose nimpura kirikire cyo kumarira nuko wagira amahirwe icyisho kigahuza n'amakene y'umutima wawe ubwo tunga chance ecyo kwega nikitangatangana n'obunaku obwo mutima wawe niwumva ari umubwiriza uvuze kumva ari Imana ivuze no huririza ngo omutebezi tarunuwe aba nabaza uyirone ruhanga nuko noneho ukumva imbaraga yo kwemera icyaha wari waranze kwemerera icyo ukahura amani ago kwikiriza ekibi ago bayirota nyine ukahura ugafata imyanzuro ugasezerera Satani ugahembu ukakwata ncwamu ukaraga haristani wa nyuma rero ijambo ry'Imana riherekejwe n'imbaraga y'Umwuka Wera rihembura umutima nabweco kakuba ekigambo cya ruhanga kisendekezebwa no moya rukwera nikisimura icya gatatu icya kasatu kivuzwe nukuzuka ukava mu rupfu rw'iby'umwuka cyabasubwaho hano nikwe okumbuka okaruga umukufa kw'ibintu noneho ubwiye umuntu atavuguruwe aba ari intumbi nabweco kakuba umuntu ataragurukire bushaka n'abacyari mutumbi nibyo ra nikwe abayisema Abefeso 2:1 Abefeso esura 2 hamwe n'urukararo namwe yarabazuye nagamba ngo nayinyo akabahumbura mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha abakaba bafire mutuzirwe ebibi byanyu imiterere igera muri ine iranga intumbi ebyokuroraho ebirukuhikomore bena ebirukoreka omutumbi iya mbere nuko udakabakabwa iyo kubanza tesobora kukwatwaho ngwe huriza bisobanuye ko ari igihe ijambo ry'Imana urisoma cyangwa urisomerwa ntiwumve rigukabakaba nabweco nikisanizibwa no muringo koko kigambo cya ruhanga kisobora kusoma iyo kahura ticyakukwata buriya umuntu muzima agashishikara mutondagira akababwa umuntu mumeze kakuba kantu kamugendaho nahuririza n'agatonyanga k'amazi yo kamanutse aha murakumva ntimukumva kamayizi kakuba kakusiremukaho nukahuririza ariko umurambo uwawunyuzaho trera baitu kakuba omutumbu omuntu agura byaho turebe ikimodoka kinini kikanyura ku murambo matoke kihango kikaraba ha murambo waremererwa wabyumva tigusubora kuhuririza icyo ntigishoboka icya kabiri kiranga intumbi icya kabiri ecyo kuroraho icyo mutumbi nitera amarira omutumbi niguretereza abantu nukubaho uri isoko y'agahinda nikwe okubaho uri insoro eyo kubo musengana hari abo kubo muturanye hari abo bari mu kubakubyaye hari abo bakuzayire kubo mwashakanye hari abo abagenzi bawe kubakureze hari abo abakororeyire nabo mwakuranye hamwe nabo abo isoko y'amarira kuko intumbi itera amarira noba ori insoro ya mazegarundi okucyora habo kuba icya gatatu niguretereza abantu kucyora intumbi itera ubwoba omutumbi nigutinisa niyo waba wakundaga umuntu umuheruka mu myaka 10 ishize noboraba nogonza umuntu omazire myaka 10 otakamuroraho iyo ugiye kwinjira mu cyumba umurambo urimo urakangarana kakubotaha mukisika na mbero mutumbi gwe guri nohura wa niko umunyabyaha asigarana gukanga ntabweco omusisi natinisa kuba twiganye ejo bundi twabonye ukuntu Kayini yakabukiye Imana hari abo tukabatora hamwe ijeri tukarora nkoko Kayini yayizire yabihirwa ruhanga ndo murinzi wa murumuna wanjye nagamba ngo nyowe ndi murinzi wa mugenzi wanjye ese nubwo ntabwira ngo muzamure ibiganza no waraba tabagambire ngo muyimuke mikono nta babyeyi bari hano busaho abazayira abanyakura hano utakana kadafite n'ibiro byinshi abanyino utwano tutanyina na kiro nyingi ariko utajya upfa kuvugaho baitu kira kubazaho barahari baroho barahari ukabona kabatesheje umutwe
okarora nikabaretereza mwabasore mwese namwe bana bato inyo abasigaza hamwe n'abana bato nta bakobwa muri mwe cyangwa abahungu gusamu abayisikirundi abojo muri bajya bavuga bati nanjye mama arabizi abagamba ngo aziko avuze nanywe mawu nakimanya aziko yibeshe namanya kurungi ngo akibiye ibintu byahinduka ebintu nibisobora kuhinduka intumbi itera ubwo omutumbi ni gutinisa umupfapfa ashakira ishema mu gutinywa omudobandoma nasera ekitinisa omukutinywa cyakane ekyakana intumbi iranuka omutumbi ni gunuka imico mibi engeso embi inukira abandi nizunukira abagenzi bawe niyo utasambanye umuntu nobora utasehine na mugenzi iyo wawe usambaniye hafi ye kakuba osihana haihi nawe murahura nawe akareba hasi nosobora kutangatangana hamwe nawe arora hansi iyo muririmbanye kakuba muzenera hamwe aziko basambanye namanya ngo si hayine yumva atari gufashwa nahura atakonyera iyo wakubise umugore kakuba otera umukazi ukaza kubwiriza ngo mukunda abagore banyu ukayija kutebeza kituti ngo umugonzi bakazi abizera bawe bumva icyo kigwa kiri kunuka abayikiriza nibahure cyo kwega ecyo biba bimeze nk'uwaguha isahani y'ibiryo hano byiza nikiba nikisanira kimwe ko umuntu arikusobora kukuhereza sahani yo kurya birungi hari imbere umwana yahitumye baitu hari omaiso omwana hasisire byaryoha nibisobora kunuriya byaryoha tibisobora kunura Imana itewe iseseme n'ibyaha bikorwa n'abayitirirwa nawe cyo mukama nahitaga kutanaka habwe bibi ebyaho iravuga ngo ngiye kukuruka niyo songa nagamba ngo ni kugira ngo nkizi iseseme ntabwo cyo kurora wanjuna okutanaka yabarukonje kakubo bayire no fukira cyangwa warubizi rundi no tagata rero Imana ishaka ko haba itandukaniro hagati y'abasenga n'abadasenga mukama nahitaga kuba ngo habeho nyahukaneza embaganeza hagati yabo barikusaba n'abatarukusaba niyo mpamvu havugwa ko hagomba kubaho ivugurura niyo songa nibibazibwa kurungi ngo hasemerire kubaho okugaruka bushaka ijambo rivugwa hano ku ipaje 191 ikigambo ekirukubazibwaho ari page 19 haravuga ngo ivugurura rishobora gutegerezwa gusa mu gisubizo cy'amasengesho ngo okugaruka bushaka ni kusobora kurindirwa kuraba omucyo kugarukwamu ekinyakurugire bisobanuye ko uko usenga niko uzavugururwa udasenga ntazavugururwa awecyo emirundi eminge eyo kukira kusaba numo oritongera okugaruka bushaka baitu abo batarukusaba ati baritungo kwa ivugurura rero nabwecyo kugaruka bushaka ntabwo ari imbuto ahubwo ni imvura tera imbibu oyihiroho erinjora ubugorozi baitu okuterekereza bugereranyijwe n'ibintu bitanu ni kurengesanizwa n'ibintu bitanu icyambere icyo kubanza nukongera gusubizaho gahunda nikwe okugararaho entekaniza reorganization okutekaniza nukongera gutunganya ibintu uko byari bimeze mbere kutekaniza ebintu nk'uko bikaba biri omubuso byavuzwe na Yesu akabibazaho Matayo 17 Matayo esura 17 aravuga ngo Eliya akwiriye kuza nasoboraho nagamba ngo Eliya asemerire kwica Matayo igice cyaho ni cya 10 reka turebe iri jambo twihuse ni igice cyaho ni cya 17 esura 17 umurongo wa 11 hamwe n'urukara urwa 11 arabasubiza ati ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya yagaruka munagamba ati Eliya ayijamari alisemeza byona azakora ibintu bibiri naija okukora ibintu bibiri azagarura byose naija kugarura byona ariko ntazabigarura gusa ahubwo azanabitunganya baitu taribigarura konka oyihiro naija kubisemeza ubwo birasobanuye ngo ecyo nikimanyisaki niba ibi bitabo bigomba gutondekana bitya bitabo binuka kuba bisobora okorwa umurimo kaguru ubwo murabona ko imbere yanjye hari igitabo kinini hasi kinini gahoro igito cyane hejuru murorango hasi haroho ekitabe kihango ekirukarataraho kiri
nororango byona binembaganeza. Murabona ko ibitabo ni bitatu Kandi ni mororango bitabo biri bisatu. kandi byose biratambitse. Kandi byona biri harurengo ruhito. Ariko birashoboka ko haza undi muntu akabigira atya. Baitu nikisoboka omuntu kwiza ondijo akabihindura. Nubundi ni bitatu Bya nororango bicyari bisatu. ariko uko byari bimeze niko bikimeze. Baitu nkoko bibayire biri tenukwe biri. None umuntu utabonye uko byari bimeze Nahabwecho omuntu oguru ataboyine nkoko bibayire biri. wamubwira ngo bisubize kuri gahunda. Kakuba omuntu akugambira ngo bigare hantekanize nungi ebibayire. Yabishobora. Nabisobora. Noneho agiye kubisubiza kuri gahunda. Nahabwecho kakuba aba nayetaga kubigarra kurungi hantekanize nungi. Kuba yarazi uko byari bimeze mbere Kakuba abayira amanyire nkoko bikaba biri omumuringo go nta kubanza. kazi gakomeye asabwa kuko nta gitabo gishya bari kumusaba. Tarukwetagisibwa omurimo omukoto oyiheroho kandi busaho ikichake kibara Ahubwo araza afate bya bindi oyihero nayiza kwate biri atazanye icyakane ataresere cyakana abisubiza uko byari bimeze. abigareho nkoko bibayire biri. Kugorora ntabwo ari uguhanga. Ntabwecho okugorora rundo kuterekereza tikuri kugunja ibintu. Ubwo rero ubugorozi bwongera gusubizaho gahunda. Ntabwecho okugaruka bushaka nukongera kutaho entekaniza. Ibyo turaza kubivugaho mu ncamake. Ebyo nitwija kubibazaho mu bugufi. Icya kabiri ubugorozi gukora Ecya kabiri okugaruka bushaka bukora ni ihinduka ryo mu bitekerezo. okuterekereza kuri gukora nikwe okuhinduka kwe bitekerezo. Ideas, ibitekerezo. Ebitekerezo. Ubonye abantu batatu, Warora abantu basatu. umwe ni muremure Omo arayihire. undi ni mugufi, Onde mugufu. ugakuraho ijambo umuntu Wayihawe kigambo muntu. ugatangira kuvuga ngo umunyankore umufumbira, Notandika kugamba ngo munyankore umufumbera. ukongera ngo umuhunde. Ondi ngo muhunde. Aho ni mu bwenge. Aho biri mu magezi. Ubonye abantu babiri bashonje, Warora abantu ababiri abanyine njara. utangiye uti uriya we ndamugaburira ariko uriya we ntararya. Wagamba ngo onu ninyiza kumuhereza byo kuriya baito onu tinkumuha. Kuki uriya atararya? Habwaki onu atarukuriya. Avuka muri bwa bwoko bambwiye butera umwaku. Nazaru mu ruganda ruri orubangambire nguru ruganda rubi muno. Ubwo harwaye amaboko agabura cyangwa harwaye intekerezo? Hati harwayire mikono erukurisa rundi harwayire. Ubugorozi bugorora intekerezo. Nawecho obugorozi rundi okuterekereza ni kugore bitekerezo. Guhinduka kw'intekerezo. Okuhinduka kwe bitekerezo. Noneho mu gihe abandi babona uwambaye ubusa bakamunegura bakamuvuga bigacika. Abantu barora urwajwayire busa ni bamubaza. Wowe ubona uwambaye ubusa wa wundi waje agayitsa ahishahisha ahubwo ukamwambika. Ori oborora onde najwara kubi aizire nasereka omukwatirwa embabazi omujweka. Murumva ko wa wundi unegura umuntu nawe afite amaso abona ko yambaye iki? Ubusa. Arukugeya mutahiwe naba anyine amaiso baitagajwire busa. Ariko iyo uhindutse urabibona ntumuseke ahubwo baitu kama ohinduka no murora omujweka baitu tarukumugeya. Abantu bizeye ko bagomba kugaburira abakuru babo, abakuru b'idini. Abantu abayikirize ngo basemerire kurisa abakuru ba madini. Ubugorozi buhindura intekerezo. Okugora ni kuhindura bitekerezo. Tukamenya ko tuzajya tugoboka umerewe nabi muri twe. Tukamanyira kimungu tusemerire kuba ntumarire byetago byogo anyakuri kubi omuritwe. Umerewe anyakuri kubi. Ubwo iryo jambo uzaba yamerewe nabi naba ari umuririmbyi ubwo niwe tuzahera. Nawecho ogo rwaraba ari musege no rwaraba ari muzini nuwe turi marire byetago. Icya gatatu, icya kasatu ngo nuguhinduka mu nyigisho. Nikwe okuhinduka omunyegesa. Hari abizera ko Yesu azaza mu ibanga. Hano haro habari kuyikiriza ngo Yesu naija kwija mu nsita. Hari abizera ko nta dini ritazavamo umugeni. Haro habari kuyikiriza ngo busaho dini eri tarkwija ku rugamba. Ngo Yesu nagaruka nibwo itorero ry'ukuri rizagaragara. Ngo Yesu baragaruka nubo edine ya mazimeruzo. Inyigisho nazo zigomba guhinduka. Enyegesa nazo zisemerire kubaneze. Hari abaranguye n'isabato y'ubutabazi ni ya mifemu. Ubwizo nyigisho nazo zigomba guhinduka. Haro habari kugamba ngo enu sabiti sabiti y'obukonyezi Icyakane yona bisemerire kuyimbuka. Icyakane nakamenyero.
kari akamanyiro. Umuntu ati tugiye guterana, Omuntu nagamba ngo twagenda kusororoka. abagorozi ro murabizi iyo bararitse umuntu, Nabwecha abagorozi ni mukimanya ngo kakubora arizo muntu. namwe bashitsi murabizi iyo mugeze mu bagorozi bwa mbere, Na inywa abagenyi ni mukimanya umuhika omubagorozi umurungu. batangira banga tugiye kwakira umubwiriza, nibagamba ngo twagenda kutangira umutebezi w'inzira. gatangira ukareba ubyibushye utimenya ari uriya, Norora ogo rwagomokere no gamba ngo mazima. gatangira ukareba amakoti, Notandika norora amasiyuti. hakaba n'igihe ibyigisho bigufasha utariko se katambaye nk'ababwiriza, Norora ebyokwega ati bisobora no konyera habo kugamba ngo baitu katajoyire nkabatebezi. wahuye n'umutego witwa akamenyero, Noba watangatangana no mutego ogo barukweta kamanyiro. none se ko mutahamagaye abaje n'abasibye, Ngo hati kamutaye sere abayizire n'abatayizire. ako ni agaki? Ako kari Ni kamanyiro. akamenyero. Njyewe navukiye muri Gaturika, Ona kazarwa umudini ya Katolika. namaze ukwezi kose nterana n'abagorozi mbabera umushyitsi, Kandi akamaro kwezi kona nasurukana n'abagorozi kandi n'ababera umugeni. ariko bagataha basenze nk'inshuro 10. Murabona igihe twagereye aha, Baitu batahaga bagarukagayo basabire emirundero kuhiko mwikuru. ariko nge nagera mu rugo nkaba nzi ko ntasenze. Baitu obu yahikaga muka akaba nakimanyera kimungu tasabire. Kubera iki? Habwaki Kwabaga ari uko batagize gutyo. habokuba bakaba batakozere akokororaho kanu. Tunabifatireho kugira ngo hatagira uducika, akakajyana. Nitwetaga kukibazaho nikwe hatabaho umuntu rwaragenda Ngiye kubyumva nuko nisomeye, obu yayizera kubihuririza akabiyetegereza. baratwisha ngo ni ku izina rya data Akabegesa ngo mwibara rya Isitwe n'umwana umwana na roho, no moya rukuyera na roho. no moya rukuyera Bikunde bariko no moya reba hano, na roho no moya mutagatifu arukuyera. ngaho murebe Hati abo mwetegereza ni bangahe? abantu bano bari bayingaha. Oya, abo bavuzwe muri iryo jambo data, umwana n'umwuka wera ni bangahe? Isitwe umwana no moya rukuyera. ngaho mubare: 1, emu 2, ibiri 3, isatu 4. yena. Ibi bintu biroroshye kubyumva. Ebintu bino byanguhire kubihuririza. Roho Mutagatifu ni umwuka wera, umwuka agiye aha, uwera agiye aha. Omoya rukwera nuwe onu nororangu ibiri bintu. Utarindiye kujya kubaza padiri, Kakuba utaringira kugenda ukwiriye guhita uvuga uti aho yarambeshye. usemerire kuba no kimanyira Utaho ukibikora. okagaruka Niba hari n'ako cyangwa wambaye nushaka ikintu gakoze, noboraba okarekereke. ahubwo ni 4 points cardinaux, ni ibyerekezo 4 by'isi: Oyiroho ebyo biri byokururaho bina amajyaruguru, amatemba, amajyepfo, amaseremuka, uburasirazuba, oburugayizoba, uburengerazuba. hamu n'obwoyizoba. Cyari ikimenyetso cyerekana ko Roma yigaruriye isi ingana iki yose. Kururaha karukwereka ngo Roma ekegarura ensi yona. Yesu yabambwe n'abakristo, yabambwe n'abapagani. Yesu akabambwa n'abakristayo runda bakafiri. Abaroma bari abakristo, Abaroma bakaba bari bari bakristayo. abakristo, Bakaba bari bakristayo. Abaroma bari abakristo, Abaroma bakaba bari bakristayo. Oya. Nangwa bari abaki? bakaba bari bakafiri. None se ni Yesu wari ubambwe ku musaraba gusa cyangwa ibisambo byari bibambwe ku musaraba? Hati Yesu niwe wenka rwakaba ari hamusaraba rundi n'abasuma bakaba bari hamunawo. Ubwo rero impamvu Roma yabambaga ku musaraba, Nabwecho ensonga Roma enu yabambaga abantu hamusaraba. nuko ikimenyetso cyayo wari umusaraba. Akokururaho kayo kakaba kari musaraba. Ubwo rero bawinjije mu bakristo, Nabwecho oboba wataho mu bakristayo. nuwinjijemo icyumweru, Nuwogo rwatahize musandi. niwe winjijemo impigi, Nuwe ayatahizeme bintu ebyobufumu. ashyiraho gusenga izuba n'ukwezi, Yataho okusaba okweza hamwe n'omusana. basenga abatagatifu, Basaba abahikirire. basenga Mariya. Basaba Mariya. Ibyo byose ni ibyavuye i Roma. Ebyo byona bikarugira Roma. Ubugorozi iyo buje, Kakuba bugorozi urasenga bamara kuvuga mu izina rya Yesu, wajya kugira gutyo ukibuka ko Bibiliya yabyanze. Ubusaba uba wagenda kutera kabonero no hura. Ariko si icyoroshye gucika ku kamenyi. Tikiri kinte cyanguhire
nuko ijambo ryose tumaze gusoma ukarisoresha ijambo cyone kitumazere kusoma nimwakira ijambo ry'Imana ngo mutangirire ikigambo cya Ruhanga akoro katavugwa ukumva ngo batigishije nabwecho ako obuka katabarizibweho no ubwo mbakoroso nuko ngo umba protestant ko mutavuga haleluya cyane ngo abaki mutabaza haleluya ariko nta nubwo bayanze baitu tibajyange ahubwo haleluya biravuze ngo Imana yacu ihimbaza oyiro haleluya nikimanye sangu mukama wiko biravuze ngo Imana ishimwe ntabwecho obagamba ngo mukama ashimwe ngo batavuze haleluya otabaza ngo habaki batabariza haleluya si muri kuhumva akamenyero karahinduka akamanyiro kasemerire kuhinduka umuntu ati tujya ku ifunguro ryariko ntiduhaga umuntu nagamba ngo nitugenda hakwira baitu tituyiguta ariko Bibiliya mu kuva 12 umurongo wa 4 baitu Bayibuli omukitabe cyo kuruga esura 10 urukararo 14 no kuva igice cya 12 umurongo wa 4 kuruga sura 12 hamwe no rukararo 14 Bibiliya iravuga ngo umuntu wese arya uko imirire yiri Bayibuli negamba ngo buri muntu we nasemerire kuba murumva ko ubugorozi buhindura akamenyero n'ibikorwa muririza ngo ubugorozi ni buhindura akamanyiro hamwe n'ibikorwa ubu hari abatari gufashwa saha zuno haro abantu batarukonyerwa kuko umubwiriza atari iriya hejuru habo kuba mutebezi tari hayiguru muno nakuze ndi umuhereza uwe akakora ari muhereza kirazira ko padiri yitwaza ibitabo kirikinte kinugwa Bayibolo kuhimbe bitabo ubugorozi ntibuhindura akamenyero gusa ahubwo buhindura n'ibikorwa nabwecho bugorozi tibuhindura akamanyiro ohiro ni buhindura n'ibikorwa ubwo wamburaga nabwecho oru abayira ni musuma warwanaga abayire narwana wabyigaga abandi ku mugezi wabayire nasindika batahibe hayiziba wakubitaga umugore ayateraga mukazi we ibikorwa birahinduka ibikorwa nibihinduka mu cyumweru tumaza mu wiki yone tumazire hano mwabonye abantu barwana mukarora abantu ni barwana nangwa nanjye ntabo nabonye nanyuwe ntabarore nta nabo nabonye babyiganira isahani busaho nabo abo nabo yine nibasindikana kandi twajyaga sebusa ari gutabaza twajyaga kurya igifu kiri gutabaza kandi twagendaga kuriya ekenda nituhure nzara uko biri kose nubwo tutaragera ku rugero ko kukiri no buturaba tutakahikire harurengo ariko hari icyo ubugorozi bwakoze baitu haroho eki okugora umuntu wakigira ijambo buri munsi umuntu rusobora kwege kigambo kino buri cyo yazibona ageze ku muryango w'ijuru nasobora kwerora ahikire hamuri yawe upfa kuryemerera rigakora icyo Imana yari iwori yikiriza niko risobora gukora eki mukama yari tumye ivugurura n'ubugorozi nibyo byiringiro by'isi yose no kuterekereza niko kunihira kw'isi yose ubwo rero Imana iri guhamagarira abantu ivugurura niki nabwecho mukama nayeta abantu niko basobore okora okugaruka bushaka no reka rero ducungura igihe twerekana ko ibi bintu ntawe ugomba kubitandukanya nabwecho reka twetegereze ngo ebintu bino bibiri tusemerire kubyawukana ntihakagira umuntu n'umwe ushaka gutandukanya ivugurura niki hataribaho umuntu wena warasira kwa ukanizo kugaruka bushaka no kuterekereza kandi nta muntu uzagira ivugurura ngo abure ubugorozi kandi busaho umuntu rwaritunga okugaruka bushaka ngo abure kandi turabwiwe ngo ubugorozi ntibuzera imbuto zo gukiranuka budaherekejwe n'ivugurura okuterekereza ati kuriyana embibo runde byane birungi kutakwatagaine hamu no kugaruka bushaka reka dusome aya magambo yo mu bahanuzi n'abami nabwecho ntwetaga kusoma ebigambo binu ebyabakama mu kitabe cy'abakama n'abanabi mu cyigisho cya 52 pike ekyokwega ekya 52 haratubwira ibirebana n'ivugurura ni 51 ni ikigwa cya 51 ekyokwega ekya 51 ngo abakristo bagomba ni page 626 hari peji rukaga 26 mu rujo abakristo bagomba kwitegura ikintu kigiye kuba ku isi ngo abakristayo basemerire kwetekanize kintu ekire hayikuba munsi yo kigatungurana mu buryo burenze kandi ngukiri kintu ekirisobora kugwera abantu bona umuringo gwembaganiza uyu mwiteguro okwetekaniza kuno bazawuheshwa no kwiga ijambo ry'Imana bafite umwete tunga habo kwege kigambo cya Ruhanga kandi banyinoboye kambi no guharanira guhuza imibereho yabo n'amategeko y'ijambo kandi no kwekambera omukutangatanganeza enyekara yabo hamune biragiro bya mukama Imana iraduhamagarira ivugurura n'ubugorozi mukama natweta hari okugaruka bushaka no kutereka mbese ni Satani
mazima nuwe Satani ariyo natweta gukora ikintu kimwe. Numva Imana na Satani banyuranye cyane nuko amanywa n'ijoro binyuranye. Mukama hamwe na Satani bahukayine nkoko ekiro no musana byahukayine. God calls for a revival and a reformation. Imana irahamagarira abantu ivugurura n'ubuki. Mukama na yeta abantu hari okugaruka bushaka no. Umuntu wese ushaka kuzahagarara adatsinzwe ku munsi w'urubanza kwetaga kwemera hakiro ekikuru ekya Mukama we. Nafatiza impambe ebyiri kugeza uwo munsi. Asemerire kwata engwara zino ibiri kuica hakiro. Ni ivugurura impamba. Asemerire kwata ekyokurya kino akakeyahura kuica hakiro buri munsi. Akitware buri kiro ku mashiga mubyeyi utetse, oborabo cyumbire muzayire, ku modoka shoferi utwaye, driver oborabo ri matoka novuge matoka, wa mucuruzi we mu shop uri gucuruza, iwe omusubuzi ori muduka yawe no subura, mbere yuko uryama kuko hari igihe iryo joro rya birya nyuma utakabandize kubyama wo kuba ekiro ekyo nikisobora kuba ekiro cyo kumariye, ube wambaye ivugurura n'ubugorozi, semerire kubojoyiro kugaruka bushaka kugira ngo Yesu nazo uzahagarara udatsinda. Nikwe Mukama waragaruka oyemerere otasingirwa umusanga. Abazarwanya ivugurura abarirwanisa okugaruka bushaka barahanuwe, abo bakaragurwa. Igitabo cyitwa ibihamya ku bagabura, Testimonies to Ministers, page 79 mu Gifaransa, Sanju na mwenda French, mu Cyongereza ni 90, hari page urujungu eri page kenda, haranditse ngo bahandikire ne bagamba. Abanzi ivugurura rero mwumve ibyabo biteye ubwoba, abantu abarukwanga runda barukunobo kugaruka bushaka ebyabo nibitinisa mu. Umwuka w'Imana ari kugenda akurwa kuri benshi mu bwoko bwe, Omoyo wa Ruhanga nagenda naruga abantu abo mu ruganda rwe. Benshi binjiye mu nzira zijimye, abantu bakataha umuhanda ogo mwirima kandi zibanga, kandi emihande yensita. Bamwe ntibazagaruka, abamuti barigaruka, bamwe ntibazagenza abamuti barigaruka, ntibazagaruka. Ikintu kiva ku Mana aba ari umucyo, ekintu ekirukurugira hari Ruhanga nikibakira umusana, ikitava ku Mana cyose aba ari umwijima, ekintu ekitarukurugira hari Mukama nikibakira umuyirima, cyaba icy'ubwoko nikisobora kubekira icyo ruganda, cyaba icy'igihugu, urundi kihanga ryona, cyaba icy'abahanga muri science, urundi abakugu omubi ya science, aba ari umwijima. icyo cyona nikibakira umuyirima. Ikibabaje ngo nuko bamwe batazagaruka, ekyo bujune ngo abantu bayingiti barigaruka, bazakomeza gusitara kugeza barimbutse, bayitsa kugumezamu nebestara kuhica Yesu bwarigaruka. Bagerageje Imana bakageza Ruhanga, banze umucyo, bakanobera kimu umusana, bamaze guhabwa ibihamya byose bashobora guhabwa, ubu bamazire okutunga obwakayiso bona ubu bakaba basemerire kutunga, ariko ntibabyitayeho, baitu batabifeho, bahisemo umwijima bare ku mucyo, bakakoma mu mwirima bagukiza umusana, bahindanyije imitima yabo, bakasise imitima yabo. Nta muntu n'umwe busaho omuntu nomu, nta n'itorero na rimwe busaho ekanisa nemu byakwibanira n'inkunzi z'ibinezeza, kusobora kusemererwa omukwikara omubinte berukusemeza, kandi ngo riha agaciro ubutumwa bukungahaye Imana yahaye abana bayo, kuhereza umuhendo ebyo buguda kandi ebyo bugayiga Mukama yahayere uruganda. Isi iranduye, ensi esisikaye, yarononekaye kandi kasisikara mari, kimwe no mu minsi ya Nowa, kandi kimuno mukasumi akanuha. Umutumwe rukumbi dusigaranye, umubazi gumugonka ogutusigayize ni ukwizera ukuri tukakira umucyo, okwikiriza amazima kandi tukatangira umusana. Nyamara benshi bumvise ukuri kwabagaragarijwe mu mbaraga y'umwuka, bahita abayingi bakahuririza amazima agazokera umumani go mweru kwera, ariko uretse no kwanga ubutumwa bahita oyiheroho okwangera kimu obukwenda, banze n'umucyo, bakangera kimu omusana go. Abo bantu barakorera kurimbura imitima, abantu abo nibakora omukwerekereza imitima, bari kwifatanya kugira ngo barimbure imitima, nibekwataniriza hamwe niko basobora kwerekereza imitima, bitambitse hagati y'umucyo wavuye mu ijuru n'abantu, bakagenda hagati y'umusana ogwarugire omuyiguru hamwe n'abantu, bari kuribata ijambo ry'Imana, nibari batira ikigambo cya Ruhanga, kandi icyo bakorera ni ukurwanya umwuka wera, kandi icyo bari gukora niko kurwana isomo ya Ruhanga. Harya twasanze ivugurura n'ubugorozi
bizanywe n'umwuka wera. tusangire ngo okugaruka bushaka no kuterekereza bikaretwa no moya rukwera. Umuntu wese rero ushaka kuzajya mu ijuru, nahabwecho umuntu wena rwarukwetaga kutaha mu bukama bwawe atari ukwemerwa n'idini, hatari okwikirizwa edini, ushaka kwitegura umunsi wo kuza kwa Yesu, obwo arukwetaga kwetekanise kire cyo kuza, akwiriye kwemera kuvugururwa no kugororwa, kwikiriza kugaruka bushaka rundi okuterekereza. Mbere yuko dusoma amagambo yerekeza ku musozo, nahabwecho tutakasomere ebigambo ebirikwiza kwirira hamarira, reka dukora inshamake y'ibyo tuzagezwa, tuvuga inshamake y'ibyo tuzagezwaho n'ivugurura. nitwetaga kubaza omubugufu ebi okugarra bushaka biratwica, kugira ngo mu bwenge bwawe bibaze icyo kibazo ngo mbese naravuguruwe, nikwe omumagezi gawe usobore kwekaguza ngo mazima nkagaruka bushaka. mu gitabo cy'intambara ikomeye ikigwa cya 27, igitabo ecya Great Controversy ecyokwega cya 27, hari n'icyigisho kivuga ngo amakangura y'iki gihe. harumo ecyokwega kiri kugamba ngo okusisimura okubusumi buno. Icya mbere kibaho iyo umutima uvuguruwe, ecyokubanza kiri kubaho umutima obugugaruka bushaka, nugukanguka k'umutima nama, nikwe okusisimuka kwa senkati mutima. Ibyakozwe 2:37 ebya engeso zabakwenda esura 2 orukara rwa 37. hari ikibazo kibaza ngo bumvise ibyo barabaza ngo nkore ntingo nkiri. haruhe kikaguzo ngo obahuriye bintu ebi bakaguza ngo nkorenta. Umuntu wese wapfiriye mu byaha, umuntu wena rwafire omubibi, iyo ivugurura rimugezeho kakuba okugaruka bushaka kumuhika, arakanguka akabaza ngo nkore ntingo nkiri. asemerire kusimuka akabaza ekigambo kinungu nkorenta nikwe nsobora kujuna. Icya kabiri ni ukwemezwa icyaha, kuri okwikiriza ekibi cyawe. mu rwa mbere rwa Yohana 3:4, baruha yo kubanza ya Yohana sura 4 hamwe n'urukara rwa 4, aravuga ngo icyaha ni ukwica itegeko. nabasa kurungi ngo ekibi nikwe okusisekeragero. ubaye uzajya mu rukiko ejo, kakuba oba oragenda nko mu rukiko nkanyeca, ntago wabona ibitotsi, tosobora kutunga oturo, utangira gusa n'uburana rutaratangira, notandika okwisana nandiki oriyo notonga no musango kandi umusango nibambaza uko nzavuga obu barankaguza kinu ninyija kugaruka. ndabizi nibazabura kumbaza iki, ni manyera kimukuru nk'inguti icyo nzijijisha ngo kinu ninyija kwebuzabuza, uriya nzamusaba umuhamya, ono ninyija kumusaba wakayisa, numva twari twenyine nintekereza tukaba naramututse kandi kamutima, ariko nzamubaza none se ninde wari uhari, baitu ninja kumukaguza ngo oharu akabaro. icya gatatu kiranga umuntu uvuguruwe, ikirukoreka omuntu rwagarukire bushaka, nukubabazwa nuko ari umunyabyaha, nikwe okusasa nebibi byawe, mu rwa kabiri rw'Abikorinto Abakorinse cya kabiri igice cya 7:9, sura musanju n'urukara rwa mwenda, aravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana, nagamba ngo obujune obo muringo ye bya ruhanga ni buretereza umuntu kwegaruka. buryo umuntu yihana babaye, umuntu nayegarukiramu baitu ari mujune omumutima, kandi nta wundi aba arakariye, kandi busaho ondi owarukuba bihirwe aba yirakariye kuko yahemukiye Imana, naba yayebihirwa wenka habukuba akahemukira mukama. ubu umeze nk'umuntu wigeze azana imodoka, noba noyisanira kimukuru nk'inko umuntu rwaresere matoka, arangije arayiparika, ubu yamazire yagipakinga, nuko abana bayijyamo, yamazire abana bagenda mu matoka, umwana umwe abarayakije agonga mwene nyina, omwana obu akaba nagivuga yatomera mugenzi we, umwe yarapfuye undi arasara, omu akafa ondi yagwiraho, ryari ishyano eryo kakaba karikaga. umubyeyi nawe yaritutse, nahabwecho omuzayire nawe akejuma, kuki wasize imfunguzo mu modoka, habwaki osigire bisumuruzo ariko omumatoka, yari yabigarura cyangwa hati akaba bigarwire rundi, ubabazwa n'icyo kimaze kuba kandi ntacyo wagihinduraho, wasasa habweke kimazire kuba baitu tonyine cyo kusobora kuhindura, wabaye indaya biraza, okaba maraya kimanyirwe, none hana bazajya bakubonana n'abagabo babo bavuge bati waraye garukamu ni bayija kukorora n'abasayija babo bagambe mawe, ibyo rero birakubabaza, nahabwecho ebyo ni hari igihe usanga barababaje umubyeyi wawe kandi atakiriho, haraho akasumi okusanga okasasa muzayire wawe baitu abayirataroho, ukamera nk'umusaza wanditse mu gitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa, ukafoka nko mugurusi rwana kwandikira mu kitabo cy'eberkweta evangelism. Ellen White yaramubajije ngo muzehe ufite
imyaka ingahe? ere ni jiwa itaka mukagusanga umuzeyi oyine myaka ingahe? Umusaza ararira, Omugurusi yacura aranje arasubiza ngo 2 gusa. yagamba ngo 2 yonka. Ngo 2 gusa? Ngo 2 yonka. Ngo kuva aho menye Yesu umucunguzi wanje nkabaho ngo ashize imyaka 2. akasumi okutandikira akasumi obunamanyiro mujune wange ngo hahoyire imyaka 2. Imyaka irenga 70 yari imunejeje. Ntabwo eco mu myaka nsanze norora ngo akabatasemerirwe omuyo. Intangiriro yo gukira icyaha no kubabazwa nacyo. Ntabwo eco entandukwa eyo kujunwa ekibi nukwe okusasa kubana sasa wewe byawe cyakana nugusobanukirwa kwera kw'amategeko y'Imana. Kuri okusoborokerwa no kwera kwebiragiro bya Ikintu cyose Imana yavuze ugiha agaciro. Ikintu cyoneke mukama yabarize no kiherezo muhembo. Luka 16:17. Luka esura 16 hamwe no rukaro 17. Haravuga ngo icyoroshye nuko ijuru n'isi byavaho. Nagamba ngo nikikira iguru nenso kuvaho. Utako amategeko yavaho agace gato. Ukera ekiragiro okurugaho akacweka. Niyo wabarisheho rimwe rero ubwo wararyishe. No borabo sisireho ikiragiro kimu byono kabisa. Ukaburuhuka isabato ariko wasize umwana cyangwa umukozi mu kazi. Nasobora kuba no humura sabiti baitu asabito sigiro mwana rundo mukozi hamirimu yawe. Ingingo ya 5. Engiga ya 5 nukwizera amaraso ya Yesu. Kuri okwikiriza esagama ya Yesu Kristo. Ni Yohana 1:29 twavuze. Yohana esura rukara wa 29. Dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Gwentama rukwihaho ebi by'abari mu isi. Uyu muntu azwe nuko ari umunyabyaha. Umuntu tarakusasa abo kuba musisi. Yongera kubona ko Yesu yapfuye kubwe. Narora kimungu Yesu akafahawe ibibi. Akamenya ko yari gupfa ariko ko Yesu yamupfiriye. Namanyira kimungu yakoba yirafire baitu namanyira kimungu Yesu akamufira. Guhera ubwo ibyaha byabibwira Yesu yahemukiye. Kandikira akasume ako ebibibye nabigambira Yesu oyahemukiye. Kandi akagambirira kutazongera kumubabaza. Kandi akagendera obutongera omurundo gundi kumusasa. Icya 6. Ecyamukaga. Uyu muntu yera imbuto zikwiriye abihannye. Umuntu ono nayana ebyana ebisemerire aba begarukire. Ni Luka 3 guhera ku murongo wa 10. Eri Luka isuri 3 hamwe no rukara 10. Icya 7. Ecyamusanju. Uyu muntu ashishikarira gukiza imitima. Omuntu ono nayekambera omukujuna emitima. Ni mu gitabo cya Yohana 4. Eco nicyo kitabe cya Yohana sura 4. Ni umugore wahuye na Yesu. Ari mukazi rwatangatanga yine na Yesu. Nawe akizwi ko ari maraya. Kandi akaba namanyirwa kimungu ari maraya. Ajya kurarika abo yatwaye abagabo. Yagenda kurareza nambera akabatoyira abasayija. N'umudugudu yakoreragamo iyo business. Hamune tauni nambera akabakora business eyo. Ati nimuze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose. Murore kandi mwetegereza umuntu rwangambire ibintu byone binakoze. Yarabwirije ntiyabwirije. Akatebeza runda atatebeza. Yarabwirije yumvise atajya mu ijuru wenyine. Akahuririza ngo utasobora kugenda mu igura ari wenyine. Icya 8. Icya 8. Ni umwuka wo gusenga. Nugwe omwoyo go kusaba. Umuntu wese udasenga si umukristo. Umuntu wena atari kusaba atari mukristayo. Kandi gusenga si umugenzo. Kandi okusaba atigura umugenzo. Ahubwo ni ukuvugana n'Imana nk'inshuti magara. Kuri kubazana ruhanga nkamunywani wawe mari. Icya 9. Ecya 9. Ni umwuka wo kwiga ibyanditswe byera. Omwoyo go kwege byahandikirwe birukwera. Ibyakozwe n'intumwa 17. Engeso zaba kwenda suri 17. Umurongo wa 11. Hamuno rukara orwa 11. Haravuga ngo abo bashakaga mu byanditswe iminsi yose. Nasobora nagamba ngo abo bakaba nibasera ombyahandikirwe biro byona. Ngo bamenye ko ibyo yababwiye ari ukuri koko. Niko basobore kumanya no kwetegereza oba beraba biri byamazima ebe bikaba. Bibiliya ni kimwe kiranga umuntu wavuguruwe. Kiri kintu ekirukoreka ngo umuntu akagaruka bushaka. Icyanyuma ecyo kumarira ni ubumwe n'urukundo rwa kivandimwe. Nibo obumu nengonzi eyo bukristayo. Aba babyeyi batasaba n'umunyu bahuriye muri korali. Abazayire bana batarukusobora kuhangana umunyo kandi nibazena omukwaye. Ababwiriza bahurira ku ruhimbi batahana intashyo. Abatebeze abarukutangatanganira ahakituti baitu batarukusobora kuramucyangana. Abadiyakoni bafatanya kumenya umukene badafatanya kumenyana. Abadikoni abarukwataganiza hamu okumanya omunaku baitu ubo bonka na bonka batarukusobora kumanyangana. Bakeneye ivugurura ritera umuntu kwiyumva mundi. Niba bane betago kugaruka bushaka okurukuretereza umuntu kwehurira mu mutahiwe. Ibitabo byose dusoma mbabwire. Ibitabo byona ebituriyo ntusoma bitwereka akamaro ka mugenzi wawe. Nibutuhorekera kimu omuhendo gwa mugenzi wawe. Uretse no mu bibazo oyihireho no mu bikaguzo konka. No mu
byiza no mu mishinga mugenzi wawe afite akamaro. Omubirungi no mu mirimo mugenzi wawe nyine mugaso. Tuvuge ko wambaye ukaberwa. Nosobora kubojoyire kurungi. Ariko uri ku isi wenyine. Baitori munsi wenga. Ubwo waberewe. Mazima onyumirwe. Uri ku isi we? Korora Ninde kugira ko waberewe? Hati no hara kusobora kugamba ngo nyumirwe. Tuvuge ko ufite imodoka. Tuwaze ngo kare onyine nke matoka. Ariko ufite imodoka 100. Onyine matoka 10. Ariko utuye mu gihugu buri wese agiriye. Baitu no ikara omunsi na mbere buri muntu wena ine matoka. Ukeneye gukodesha nta nutega imodoka. Gusaho rwarukwetaga kupangisa rundi kutaha mu matoka. Nta nuyikoresha ngo imuzanire ibitoki. Kandi busaha rukozesa matoka yawe nukwe muretera ibitoki. Harya 100 zakumarira iki? Hate matoka 10 zonyine nazo Yesu nufite imwe. Rero bana b'Imana tujye tumenya ko mugenzi wawe afite icyo nahabwe bana baruhanga tumanyire kimungu mugenzi wawe anyine umugaso ogwaruka. Wewe wambara ukaberwa ugizwe n'abakureba. Buryo batakurebye ntacyo kuberwa byabimaze. Iwe arukujaruka munyumirwa no nyumirwa hari yaba bariyo ne bakwetegereza. Umuguzi akeneye umucuruzi n'umucuruzi akeneye umuguzi. Umuguzi nayetaga umusubuzi nogo arukusubura nayetaga ogwarukuguza. Ibimenyetso by'ubugorozi ebyo kuroraho byo kuterekereza. Nabyo turabiranga by'umwihariko kubashitsi. Ebyo nabyo ntwija kubyetegereza okukira mu habageni. Kandi byinshi muri byo twabivuze. Kandi ebinge buri kukira muri byo tubibariza. Icyambere ecyo kubanza nukuyoborwa nahanditswe ngo nikwe okwebemberwa na kikahandikwa. Byanditswe ngo kikahandikwa. Matayo 4 umurongo wa 4. Matayo esuri 4 urukara rwa 4 kugeza ku 11. Kwica harukara rwa 11. Nta kindi Yesu yatsindishije Satani nihanditswe. Ikintu ecyareterize Yesu kusingura Satani ohiroki. Abashaka gutsinda Satani bose nibakoreshe handitswe. Abashaka kusingura Satani bona basemerire kuba nibakozesa kikahandikwa. Icya kabiri nugukorera mu mpano nta nzego. Nikwe okora omubisembo hatari omumadara. Gukorera mu mpano okukora omubisembo nta nzego atari omumadara. Mbese umugore uteka omukazi rwa kucyumba n'umugabo bihaha hamuno musayija rwa kubugura. Omukuru ni woha. Umukuru ninde? Omukuru niwe oha. Umugabo bihaha n'umugore uteka umukuru ninde? Omusayija rwa kubigura no mukazi rwa kucyumba omukuru ni woha. Munsubize mutekereje. Mugaruke mu Baitu mubandize kutekereza. N'abagabo mwe y'umugore yagiye ugira ikibazo. Inyo basayija inyo kakuwa mukasi wawe agenda notunge kizibu. Gaho reka none tureke umukuru ninde udakeneye undi. Hati reka tureke umukuru noha atarukwetaga mugenzi we. Ninde udakeneye undi. Noha atarukwetaga mugenzi we. Ubwo rero umugabo wenda yarusha umugore nahabwecho umugabo akaba yubashwa ari n'umutware w'urugo. Omusayija nasobora kukira umukazi okutinwa no kwebwe kitine sabo kuba niwe mukama we. Ariko bigeze mu kamaro usanga umugore afite kanini. Baitu kakuba bihiko mu megaso no sango mukazi ari wo mugaso. Kuko hari n'igihe barenga bakamenya kubishaka ariko si abagabo benshi bazi kumenya kubitegura. Baitu haroha kasumi obamanya kubisera habasayija baitu abasayija bayingiti niko bamanyire kubitekaniza. Ubu tubajije abagore bazi gushakira urugo kakuba tu atari n'uburushi twabona benshi. Kakuba tusera bakaza barukumanya okusera ebintu ebirikusobora kubesaho amakagabo bari bayingi mu. Ariko dushatse abagabo bazi guteka bakanakubura bakanakira abashitsi bakanakuba intoki imbyiro ntizigaragare nibakeya. Kakuba tusera abasayija abarukumanya kucyumba koje bijwaro koje abana kukoraki bari batayita umuntu. Itorero ryasigaye buri wese agomba gukorera mu cyamazi. Kanisa yasigayireho buri muntu wena semerire kukora umukisembo. Buri muntu wese azagira icyamara. Buri muntu wena naija kuba necyo mugase cyane kugasera abagenzi. Umurwayi n'urugero. Ubu turagenda kubungira umurwayire kirucyokurura. Watuye ituro rikagenda. Rwahayireyo eksembo kikagenda. Warijyanye kugura ibiryo akitwayire omukugure byokuri. Undi akabiteka. Onda kabicyumba. Undi akabijyana muri hospital. Onda kabitwara mu irwaro. Undi akamenya kujya kureba ababaye kurusha abandi muri hospital. Undi akamanya okurora abarwayire kukira abandi. Bose bakoze
bona bakozire bose bakoze bona bakozire umurimo nubwo w'Imana umurwayi azabona umwe n'uwo murwayi rariro muntu omu ariko Imana izabona bose baitu mukama naija kwitegereza icya gatatu na habuye cye cya kasatu icyo cyo gukorera mu mpano nta nzego ariko cyanditse muri Matayo 23 okukora omu bisembo atari mu madara cyandikira mu Matayo sura 23 guhera ku murongo wa 8 kugeza ku wa 12 kandikira kimuharukara orwa munana kwica rukaro Yesu yatubujije ko tugira umukuru Yesu akatutanga okutunga umukuru no wenu kugira uwo twita data hamu no kugira umuntu wenu turayitisi aravango mwese muri abavandimwe Oyireho yagamba ngo inywena muri abayise icya gatatu ni ugukorera abandi nta icya kasatu nikwe okukora bagenzi baitu Matayo 10 gukorera abandi nta nyungu kukora bagenzi baitu otarukusera ni amabuba Matayo 10 umurongo wa 7 n'uwa 8 Matayo suri 10 orukara rwa musanju no rwa munana gufasha abarwayi kukonyera abarwayi no tukabakiza kwigisha abanyabyaha no kwegesa abasisi bitegetswe itegeko rimwe ngo mwaherewe ubusa mutangire ubundi bikahebwe kiragiro kimungu mukahebwa konka na inyo mugabege konka ibi tubyigiramo ibintu bibiri abantu babyumvaho dutandukaniye n'amadini hano nitwegeraho ibintu bibiri ebirukutwahukaniza n'amadini kubwiriza no gukiza indwara biromatanye okutebeza no kukiza uburwayi biri bintu bibiri ebirukwatagana udakiza indwara wese anyuriye mu buryo Imana yateganyije si umukozi w'Imana muri iki gihe atarukukiza uburwayi okuraba umuringo oguruhanga yatekanize tari mukozi wa ruhango mukasumika icya kabiri byose bikorwa ku buntu no kubwiriza ni ku buntu niyo wamara y'umwaka icya kabiri byona bikorwa busa noboratebezo kamara umwaka no ija kutebereza busa icya kane icyakana nuko utihuza n'isi nikwe okutega yitanensi ubugorozi butubuza kwivanga n'amashyaka ya politike ubugorozi ne bututanga okwatagana hamune bibina ebya politics inzangano z'amoko hamu no bunyanzigwa obunyakurugiro mu nganda ubugambanyi ubwo ari bwo bwose hamu no buremirundo bugobya bwona ndetse no kwigana ibigezweho ubwo ndabwira cyane bashiki bacu hamu no kugenda na fashions inyandiko zivuga ko itorero ryose ryiziritse ku bigezweho ritashobora guhabwa umwuka wera kirone bagamba ngo ekanisa yona eraro bataga nebyo murembe na fashions tiyesobora kufika Yakobo kandi umurongo wa 4 Yakobe sura ina urukara rwa kane ko uzigira inshuti y'ibyisi azaba umwanzi w'Imana natugambira kurungi ngo buri wena rayeforaga munywani wensi naija kufoka munywani wa naija kufoka munyanzi gwa ruhanga icyanyuma icyo kumarira noneho nugutanga imiburi ikomeye kuri kuhayo obuhabuzi obwamani no gushyira ibyaha ahabona hamuno kuta no koreka ebibi byona omurwatu niko byanditse mu byahishuye 18 umurongo wa 2 kihandikirwe omukusukuru we sura 18 hamuno rukara rwa 2 ari naho tugiye gusoma n'igihamya kimwe tugasoza kandi nuho turi kugenda kusoma hamu ne kitabo kimu tukamarira ibyiringiro by'isi nivugurura n'ubugorozi okunihira kwensi yona kuri kugaruka bushaka no kuterekereza dusabwa kuba basha mu mwuka nitwetagisibwa kufoka bashaka ariko dusabwa no kuba mu itorero ry'ukuri baitu nitwetagisibwa no kuba omukanisa y'amazina Yesu nagusanga mu kinyoma ntazakujyana Yesu bwari kusanga mu kisuba atari kutwara nasanga uri no mu bukuri ariko utarahindutse ntazakujyana no kusanga mu groupe y'amazima baitu tahindukire nabo tari kutwara niyo mpamvu dukeneye ivugurura n'ubugorozi nitwetago kugaruka bushaka no kuterekereza ubwo ubugorozi ni nk'imodoka ivugurura ni nka moteri nabwecho obugorozi ni nka matoka kandi okugaruka bushaka ninka engine ubwo rero imbaraga zizadushoboza kuba abagorozi zishingiye mu ivugurura habwecho amani agaruturetereza kufoka abaterekereza nigasigikira hakugaruka bushaka mu gitabo cy'ibyahishuye 18 omukusukuru wa esura 18 umurongo wa mbere hamuno rukara rwo kubanza handitse ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava hanyuma yebe nkarora marayika ondi nasirimuko kuruga mu mwanya afite ubutware bukomeye isimurikirwa n'ubwiza kandi akaba nyine ubusobozi bw'amani ensi yone yamurikirwa n'uburungi bwe arangurura ijwi rirenga ati yagambara hayiguru nirakera hango ati iraguye Babuloni ikomeye rugwire Babuloni orukuru ihindutse icumbi ry'abadayimoni fokere ekikare cy'abacwezi aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanya kandi byangwa obwemizimu yona emibi no bwingira obwemizimu yona emibi kane
esura yena numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti nahura iraka erindi niriruga omwiguru bwoko nirigamba bwanjye nimusohokemo mumuturukemu abantu bange kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha mureke byabo okuterana n'ebibibi mwe guhabwa no ku byago byabo mureke okuhabwa nahamishitoye inyuma y'ubu butumwa bubwirizwa ahantu hose wanyuma yo kwenda buno obunakutebezebwa buri hantu hona isi igiye guhura n'ikibazo cy'ibyago birindwi ija kutangatangana n'akagwe akebi emihito musanje ubwo rero mbere yaho Imana iri guhamagarira abantu kuva muri Babuloni nahabweke emihito takahikire mukama nayita abantu kuruga mu Babuloni Babuloni irwanya Imana Babuloni nerwanisa mukama irwanya ijambo ryayo Babuloni nerwanisa ikigambo cya ruhanga irwanya amategeko yayo kandi Babuloni nerwanisa biragiro bya ruhanga irenganya abera b'Imana kandi nehiganiza abarukwera ba kandi igizwe n'amadini adahuje imyizerere kandi erumu amadini agatarukutangatanganira hanyikiriza ariko yahuje umugambi baitu agarukutangatanganira habigendererwa yizera ibinyuranye ariko arwanya Imana neikirize byahukayine baitu narwanisa ruhanga ni nk'abantu bagiye gutuka umuntu ariko bavuga indimi zitandukanye barika abantu bagenda kujuma omuntu nanka baitu abantu abo ni babaze ndimi umwe akavuga ngo gapfe undi ati kafe undi ati omunagamba ngo undi ati giswahili ariko bose bamubona ne bamujuma baitu ni bamubariza omundime zawo ibihimbano by'amadini mujya mubona ko amadini nayo adahuza ebisuba bino bya madini ni mwetegereza ngo amadini nago tigarukutangatanganira hanyuma ariko nubwo adahuje nayo ubwayo ntahuje n'Imana baitu nobugaraba gatarukutangatanganira hamu tiganyine kakwate na ruhanga ubwo rero mu kugorora nahabwecho omukuterekereza kugira ngo haboneke itorero rimwe rihuje n'Imana nikubaho niko hasobora okuzoke kanisa emu baitu kutangatangana n'ikicaro cyayo mu isi kandi risobora kufoka ekitebe cya ruhanga bikaba n'umuyoboro inyuzamo imigisha ikagera ku bantu b'amoko yose kisobore okufoka umuhanda na mbere ruhanga arabizame mikisaye nuko isobora kuyikomusa izabonekamo amoko yose n'indimi zose neija kuzokamu enganda zona hamwe n'indimi zona ariko bose bahuriye kuri kimwe kubyarwa ubwa kabiri baitu bona ne baija kubana batangatanganira hakintu ekibarkweta kuzarwa ubwa kabiri igitabo dusorezaho n'abahanuzi n'abami nitwija kumari omukitabo echa pike page 148 mu cyongereza hari page 10:8 omurujungu ikigisho cya 11 echo kwega echa 11 Imana yanga kubasimbirimo mukama nayetaga kuba omuntu atafayo wentafayo no kuba ikigande mu gihe cy'akaga k'umurimo wayo hamuno kuba omuntu omwemi akasumi omurimo gwa ruhanga obuguba guhikire mu kabikamani mu myaka ubwoko bw'Imana bwegereye inkengero z'isi horaho uruganda rwa ruhanga ruri haihi okwiraha marira yensi etahwaho mbese n'iki cyabugirira akamaro nko gukiranukira Imana y'ijuru baitu kintuki ekiro kusobora kugasera abantu ba ruhanga ngo kwesiga mukama owo mwiguru icyaruta ibindi muri iki gihe nukubana n'Imana muhuje ekintu ekirukukire bindi ebyona omukasume kano nukwe okwikara na ruhanga titaye ku nyungu zawe n'inshuti zawe otarufaho hamagoba gawe rundi banywani bawe mu myaka yose yagiye ibaho mu myaka yona eyizire nebaho Imana yagiye igira intwari mu by'umwuka mukama yagendaga natunga emanzi omubyomoyo mbese ni amina bayisemu Imana yagiye igira intwari muki mukama yatungaga emanzi omubyomoyo n'abantu bazi kwihitiramo bare bantu abarukumanya kwekwatira encwamu bazi gukora icyo bemeye ne bamanya okukora ekibayikirize azi no kuvuga ati ninjye wa mbere mu rugo bimenye ariko ngomba kubikora namanya kugamba ngo ninyowe okubanza omukaro amanyera amazima gano baitu ninyija kubanza no kubihikiriza yiteguye no kubirengera niyo byamusaba kumena amaraso kandi nayetekaniza no kubirwanira no biramwetagisa kusesesagama ngo n'abantu bagiye bahagarara ngo ngira n'abafite n'uyu munsi kandi ngo nasaha zino mukama acyanyine abantu no kawo muri iki gihe Imana ifite intwari nasaha z'iby'umwuka zino mukama anyine abantu abemanzo mu ngo byomoyo n'abantu bameze nka Yosefu na Eliya na abantu Daniyeli abanyakuri nka Yosefu hamwe na Eliya na Daniyeli
batajya batinya kwemera ko ari abana bayo bakiranuka, kandi batarukutina kwikiriza ngo bari bana ba Mukama kandi abarukuhikira. n'abantu batajya batinya guhamya ko ari ubwoko bwihariye bari bw'Imana, bantu abatarukutina kubaza ngo bari rugando rwembaganiza kandi rwa mu Mukama. moko menshi abarakariye, Omunganda enyingi eziri mu kubabihirwa, madini menshi abaseka, omumadina mayinga garu kubasekera, imbere y'urungano rubahinyura, omu maiso g'abantu bayingi abaru kubajoga, biteguye guhamya ko ari ubwoko bwihariye bw'Imana. betekanize kujuriza ngo bari rugando rwembaganizo rwa Ruhanga. Umugisha wayo udasanzwe uzategereza abo bantu bakorera ku mahame, Omukiso gwembaganiza nugwija kurindira abantu abo bari kukorera ha misingi, abantu bazinjira muri uyu murimo bisezeranywe ko umugisha w'Imana uzabaherekeza. abaritaho muri mugunungu omukisa gwa Ruhanga nija okuba nigwija kuba ngo negubasendekeza, abantu batazemera guteshuka mu nzira iboneye y'inshingano, kandi abantu abatarikiriza kuguka hamurimu omurungi kandi ogwo bujunanizibwa bwabo, ahubwo bazabaza ikibazo n'imbaraga mvajuru, reho abarikaguza nekikaguzo kandi kinyakurugirira hamani gomwe rukwera, bakabaza ngo ninde uri mu ruhande rw'Uwiteka. nebakaguza ngo noha rwari omurubaju rwa Mukama. Abantu Imana ikeneye kwiyambaza Abantu nk'intwari, abo Mukama rukwetagisa kwekonyeza nk'abantu abemanzi, ni abantu bakeneye kubaza abashaka gukorera nibo Imana ngo abantu abetekanize kukaguza abarukusera kukora Mukama. ninde uri mu ruhande rw'Uwiteka. noha ari harubaju rwa Mukama. Nanjye ndabaza nti, na saha zunu nawe nakaguza reka ati, ndebe umuntu wese uri guhamya reka kwivugurura arore n'ubugorozi omuntu wena rukuhamya kurungi najuriza kurungi ngo okugaruka bushaka ari wo gutekereza. mugambi w'Imana ku isi. Nicyo Ibiganza hejuru, kigendererwa cya Ruhanga umunsi muhanike. Imana ihira ibiganza byanyu Mukama ahereze megesa emikono yawe, kandi tuvugurure twese kandi tugaruke bushaka itwena, kugira ngo iyo mbaraga itubemo, nuko itwena mana abo gasobora dushobore kutubaho, kugenda muri iyi nzira dusobore izamuka, kurubatera umuhanda guno, tuzabe mu mubare w'ababaneshi twahoze twiga. kandi tusobore kufoka umuhanda gwabasinguzo bari abo tubayire ntusoma. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Mukama abetuhe omu Yesu Kristo mujino. mbese wari uzi ko Yesu agiye kuza, agiye kuza guhemba no guhana abazaba baramukoreye by'ukuri, bazabona ubugingo